Yes, rero iyi ni wakawakapodcast. Umuntu Zelensky, umuriro ukomeje kumwakana, reka tubirebere hamwe muri iyi podcast kubera ko ibintu bikomeje gufata indi ntera. Ubushize mu kiganiro cyashize twari twaganiriye kuri Stiani, uyu nguyu akaba ari Chief of Staff wa Stoltenberg, uyu nguyu uyobora NATO. Stiani rero akaba yari yavuze ko Ukraine nibishaka kujya muri NATO igomba guhara ubutaka abarusiya bafite, noneho igice gisigaye kikajya muri NATO. Ibingibi bikaba byarahise byamaganwa cyane na Ukraine ku munsi wakurikiyeho, ku munsi w'ejo nibwo nabonaga Stiani ngo arimo kuregreta cyangwa se arimo gusaba nk'imbabazi ku byo yavuze, ariko nanone avuga ko uwo waguma ari umwanzuro ntiyabikura mu myanzuro. Nuvuga ngo uwo mwanzuro yatanze yasabye imbabazi ko yabivuze, ariko anavuga ko mu myanzuro nawo waba umwanzuro. Nukuvuga ngo still ni umwanzuro, kandi nkuko nabibabwiye uyu ni Chief of Staff wa Secretary General wa NATO. Nukuvuga ngo niba yaranabivuze ni ibintu bivugirwa muri NATO, bakavuga bati ibintu biri kubera muri Ukraine biratunaniye, aho bigeze noneho reka Ukraine ijye mu masezerano. Ibi ngibi rero nyuma ya Stiani, murabizi ko uyu Stiani ntabwo abivuze wenyine, aje akurikira Donald Trump mubizi ko yavuze ko afite igisubizo cy'intambara mu masaha 28. Uyu Donald Trump akaba yaranavuze ko ashaka ko bose bahagarika gupfa, abarusiya bahagarika gupfa n'abanya-Ukraine bagahagarika gupfa, ko ikintu cyose igihe cyose yagerera ku butegetsi yahita hamagarira abantu bose kujya ku meza y'ibiganiro, kandi kujya ku meza y'ibiganiro nyine ni Ukraine kurekera abarusiya uduce ifite. Nayo mpamvu Ukraine yari yateguye contre-offensive, nuko yabonaga ko igihe cyo kujya ku biganiro kizagera. Iravuga iti rero kugira ngo tujye mu biganiro tumeze fresh, nuko dukubita abarusiya tukabambura biriya bice bafite, tukazajya mu biganiro dufite ijambo tumeze neza. Noneho niyo twavuga tuti urese aguma aho ari, tuzaba dufite ibice binini. Ibyo rero bikomeje kunanirana muri Ukraine malgré ibikoresho byose aba banyaburayi bakomeje guhereza abanya-Ukraine. Twarabibonye uburyo ibi bikoresho bikomeje gusenywa, muranabibona exhibition iri gukorerwa mu Burusiya, barimo kumurika ibi bikoresho bya NATO birimo gusenywa. Iki ni igisebo gikomeye cyane kuri NATO kubona izi ntwaro zabo ziri kumurikirwa Moscow, izindi ziri kumurikirwa St Petersburg. Biravugwa ko ahangaha St Petersburg hari ubwato nabwo buri kuberamo imurikagurishwa ry'ibikoresho by'abanyaburayi birimo gufatwa n'ibirimo gusenywa ahangaha muri Ukraine. Ibindi bizima birimo gusubira ku rugamba, twarabibonye. So ibi byose NATO irabibona, ikavuga iti enough is enough, reka turekeraho twemere tuyamanike, noneho Ukraine yiganire na Putin bajye mu mahoro. Ibi ngibi niyo position ya Donald Trump, ariko nkuko mubizi niyo position ya Lula da Silva wa Brazil, niyo position ya South Africa iri muri BRICS, niyo position y'ibihugu byinshi byo muri Afrika. Ntabwo rero birimo kugarukira ahangaha kuri ibi bihugu byo muri Afrika cyangwa se Lula da Silva n'ubundi usanzwe ari muri BRICS n'Uburusiya. Ejo ku munsi w'ejo noneho Nicolas Sarkozy nawe yatangaje ku kiganiro yakoranye niba ni The Guardian, ntago ndi kwibuka neza, ni ikiganiro yakoranye n'itangazamakuru. Aratangaza ati Ukraine igomba kureka ubutaka abarusiya bafite, noneho tukakagira agace kaburanwaho n'impande zombi. Nuvuga ngo intambara ihagarare buri wese abagumye aho ari, noneho aka gace abarusiya bafite kajye kuri stat ivuga ngo na agace kaburanwaho n'impande zombi. Noneho nyuma y'imyaka runaka hamaze kugaruka umutekano, Donbass, Donetsk, Kherson, Zaporizhia na Crimea bongere batore mu maso y'umuryango mpuzamahanga. Ibi ngibi nibyo Sarkozy yatangaje ku munsi w'ejo. Rero nyuma yuko Sarkozy atangaje ibi bintu, abafaransa abapropaganda bandi njya mbabwira nyine bane bahise batera hejuru, batangira kuvuga ati uyu nguyu nubundi ni marionette wa Putin, uyu nguyu nubundi ahura muri bote ya Putin, yabonye amafaranga runaka yakoreye abarusiya ibi nibi. Sinabihakana, ariko ibyo yavuze afite abandi bantu benshi babibona kimwe nawe. Even murabyumva ko no muri NATO niko babibona.
no muri neto niko babibona, barabona ko igihe kirageze ko Ukraine ijya ku meza y'ibiganiro. Ubushize twabonaga imirwano iri kubera muri Robotinho, ubu noneho nk'uko nabibabwiye Kupianski 100% igiye gufatwa yose kandi aritakurikiraho Kharkiv. Ni kuvuga ngo ayo matora bari kuvuga rero bitegure ko azabera no muri Kharkiv. Ni kuvuga ngo uko Ukraine itinda kwinjira mu biganiro niko ikomeza kuruzinga, izajya kwemera kujya mu biganiro isigaranya agace gato cyane, kuko ahantu abarusiya bakifuza ni henshi cyane. Abarusiya barifuza Kharkiv, abarusiya barifuza Odessa, abarusiya barifuza uyu mujyi wa Kherson bavuyemo nyuma y'uko Selvakin ahawe ubuyobozi bw'igisirikare cy'abarusiya. Abarusiya barifuza umujyi wa Donetsk, kuko mu mujyi wa Donetsk nubwo abarusiya bafite igice kinini cy'abarusiya, umujyi wa Donetsk uracyari mu maboko y'abanya-Ukraine. Ahangaha naho abarusiya barahifuza kuko ni ahantu hatuwe n'abavuga ururimi rw'ikirusiya. Rero Zelensky uko atinda niko bakomeza kumusatira na biriya bice akaba ashobora kubibura, kubera ko Ukraine nta bikoresho bihagije ifite. Abasirikare bari gushirwa n'amasasu n'ibisasu ku rugamba, abarusiya bari kubarasa. Twarabivuze hano kuri podcast, mu mibare nta naho bihuriye inshuro donc sharing y'abarusiya ku rwego rwo hejuru ku byinshuro nyinshi cyane y'abanya-Ukraine, kandi bakomeza gutegereza ko Uburusiya bwashirirwa bagaheba. Wakwibaza uti ubundi kubera iki abarusiya badashirirwa? Abarusiya ntabwo bashirirwa kubera ko mu ntambara ya kabiri y'isi yose ibikoresho byose abarusiya bakoreshaga muri icyo gihe biracyahari, birarunze. Abarusiya ntabwo bajya bagira umuco wo gusenya ibintu ngo birashaje. Ntabwo abarusiya bajya basenya ibyo bintu, baragenda bakarunda ahantu. Niyo mpamvu muri intambara ya Ukraine mubonamo ibifaru byarwanye mu ntambara ya kabiri y'isi yose birimo muri intambara ya Ukraine. Ikindi kandi nuko Shoigu muri iyi exhibition irimo kubera muri Moscow n'ingiri kubera muri St Petersburg, murabizi ko bahatembereje n'aba bantu izi nama ziri kubera mu Burusiya. Abantu bose bari gusura ibi bikoresho by'abanyaburayi, banahatembereje n'umuminisitiri w'ingabo w'abarusiya w'abashinwa. Shoigu rero aravuga ati ibi bikoresho nta kintu gihambaye bifite byo kwirinda intwaro zacu, ati hamwe na hamwe ahubwo ni biri fake kurusha ibyo mu gihe cy'abasovieti twe turi gukoresha. Nkuko mubizi, abanyamerika bakomeje gutegereza igifaru cy'abarusiya bita Armata, bakomeje kugitegereza ku rugamba, barakibuze. Iki gifaru ntikirakandagira muri Ukraine. Iki niyo generation ya nyuma y'ibifaru imaze gukorwa kugeza ubu ngubu mu Burusiya, ntirakandagira muri Ukraine. Abanyamerika babyita weakness, abanyaburayi bakabyita weakness, bakavuga ko abarusiya batinye kubigeza muri Ukraine kubera ko bidahambaye. Ariko nge mbona ko abarusiya banze kugwa mu mutego w'abanyaburayi, kuko nabo bashakaga ko abarusiya badeployingayo ibyo bintu byabo bita ko bikomeye kugira ngo babifate bajye kubyigaho. Nkuko twabibonye izi misile Storm Shadow, hari Storm Shadow naberetse hano muri wakawakapodcast yafashwe n'abarusiya. Ikintu cya mbere bakoze niki ni ukuyohereza muri laboratoire zabo no kuyiga no kureba uburyo nabo bayikora ahubwo irenzeho. Ibi ngibi rero nibyo tugiye gukomeza kubona pressure kuri Zelensky. Murabyibuka ibi ngibi Sarkozy yavuze, Trump avuga, ibi ngibi Chiani yavuze, uyu nguyu wo muri NATO, nibyo byavuzwe na Papa w'i Roma nibyo yavuze. Ibyo rero bizakomeza kuba pressure cyane kuri Zelensky kugeza ubwo azemera kujya ku meza y'ibiganiro, cyangwa se NATO. Nkuko nabibabwiye, NATO murayizi, NATO ishobora no gukura mu nzira Zelensky kugira ngo hajyeho umuntu witeguye kuba yagirana ibiganiro na Vladimir Putin, kuko NATO nayo ifite agatego ishaka gutega Putin. Akangaka ndagira ngo mukumve neza mukiteho. NATO ifite agatego ishaka gutega Putin, kuko niba bavuga ati we Putin fata kari agace wari umaze gufata, ariko noneho agace gasigaye kajye muri NATO. Muri kubyumva? Ni ukuvuga ngo ako gace gasigaye kazaba gashobora kudeployingwamo ibikoresho biremereye bya NATO,
kazaba gashobora gutabarwa na NATO igihe cyose kagirana ibibazo n'Uburusiya. Ibyo ngibyo sinzi ko Abarusiya babyemera. Nanone wakwibaza uti se aka gace kazabanza kemerwe ko ari ak'Uburusiya mu rwego mu mategeko mpuzamahanga, noneho bemere ko boda z'Uburusiya mu rwego mu mategeko mpuzamahanga zihindutse, hagiyemo turiya duce twose twabo, ahandi akaba ari Ukraine nk'igihugu kigenga kidafite icyo kiburanaho n'Uburusiya. Ibyo ngibyo rero niwo mutego nge mbona NATO ishaka gutega Vladimir Putin, ariko nawe si umuswa. Putin si umuswa, iyi NATO arayizi cyane. Ni abantu bahora bibarangura mu mitego hasi hejuru, kuko n'iyi ntambara iri kubera muri Ukraine mutazibeshyaho ikintu na kimwe, Putin n'Abanyamerika baraganira. Buri umwe wese azi aho atarenza. Umunyamerika azi aho atarenza, n'Umurusiya azi aho atarenza. Rero nubwo aba Banyamerika bari kubona ko, kuko n'ubuvugizi bw'ingabo z'Abanyamerika, umuvugizi wa Pentagon yavuze ko Ukraine itazatsinda muri iyi contre-offensive yabo, ko itazigera ishoboka. Ariko ibi ntago biri kubuza Amerika gukomeza guha ibikoresho Ukraine. N'ubu ngubu hari ibindi bari gutanga, kandi bemeje ko bamaze kwemeza ko aba pilote bizi F-16 bagiye kujya kwitoreza muri Denmark. Bazatangira kwitoza mu mpera z'uyu mwaka. Niba atari bazatangira kwitoza mu kwezi gutaha, mu mpera z'uku kwezi tujya mu kwezi gutaha. Kwitoza twarabibonye ni ibintu bigoye, kubera ko abapilote, abantu bafite notion ku bintu by'indege, bari abahanga b'abapilote muri Ukraine, abenshi bapfiriye muri iyi ntambara. Noneho abahari ni bamwe mu basigaye, hakabamo n'abashya badafite experience, batazi ibintu byinshi. Noneho hagiye gukurikiraho ikibazo cy'ururimi, kugira ngo babashe kwiga ikoranabuhanga ry'izi F-16 ziri mu Cyongereza. Bo bari basanzwe bakoresha ibintu byo mu Basovieti. Bigiye kuba ikibazo rero kivuga ngo izi F-16 igihe cyose zizabonekera, intambara izabigeze hehe. Nk'uko Kuleba abivuga ati, tuzategereza ariko tuzakomeza turwane n'Abarusiya, ntabwo tuzigera duhagarara. Ni nako na Zaluzhin nawe abivuga, ngo bazakomeza kurwana mpaka igihe ibikoresho bindi bizaza. Ariko ibyo bikoresho, izo F-16 zishobora kuzaza nta gifaru na kimwe musigaranye. Zizabamarira iki? Ese ubundi muzaziparika? Ko ari ikibazo njya nibaza, muzaziparika hehe? Nigeze kubona Polonye iri kuvuga ngo izaba ahantu muzajya muziparika, ariko niba ziparika muri Polonye, Uburusiya buzarasayo, kazaba kabaye NATO, bizaba byinjiranyemo. So ukibaza uti izi F-16 niziza zizaparika he? Abarusiya bashobora kurasa aho bashaka hose. Ni ibintu n'uyu munsi wibaza ukabura uburyo bizakorwamo. Kuko murabyibuka mu minsi ishize batanga ziriya za cluster bomb ngo zifasha Abanya-Ukraine gutobora imirongo yo mu Rusiya, byaranze. Twarabibonye intambara iri kubera muri Urujania. Ni ibintu bihinduka buri munsi. Hababera udukino utamenya, kandi Urujania iyi ngiyi iri inyuma y'imirongo y'Abarusiya. Ntabwo iri muri defense y'Abarusiya, bavuga ngo Urujania ngo bawarenze ngo defense y'Abarusiya. No. Hari kubera imirwano, Abarusiya baraza bakahafata, ejo Abanya-Ukraine bakahafata, ariko ni nako Abanya-Ukraine bahacikira intege cyane, kubera ko Abanya-Ukraine ntabwo bafite abasirikare bahagije bazakomeza kuboneka. Ni nacyo twavugaga, nizo F-16 zizaza, n'umubare w'abasirikare ba Ukraine wararangiye, kubera ko Abarusiya bagiye gukaza urugamba, bagiye gukaza intambara cyane. Noneho kuba ibi bintu byatangiye kuvugwa, ngo imishyikirano, bari pressure kuri Zelensky, ibi ngibi noneho bigiye gukangura Umurusiya kugira ngo aberekere rimwe ko n'inzozi Abanya-Ukraine bafite zo kuzarenga umutaru zidashoboka. Icyo nicyo kigiye gukurikiraho, kandi mwarabibonye intambara muri Kupiansk. Bamaze kubabwira ko Kupiansk igiye kurangira. Ubu ngubu ingabo z'Uburusiya zageze ku ruzi, ni ukuvuga ngo ubu ngubu ziri kureba amayira agana hehe, agana muri Kharkiv. Ishyamba rya Crimea, ishyamba rya Crimea, iri shyamba
naryo ni 50-50, abarusiya baba barifite, ejo bakaba badafite igice kimwe ariko baba barifite, kandi n'abanyayukraine niyo bagiyemo bahiramo ko abarusiya bazanye tekinike yo gutwika ishyamba. Niko intambara imeze. Ikindi kandi wamenya gikomeye cyane ni ubutunzi Vladimir Putin azungukira muri utu duce yamaze gufata. Utu duce yamaze gufata ni uduce dukungahaye cyane mu bintu byo munsi y'ubutaka. Murabyibuka indake zo muri Soledar ahantu bacukurwa ngo imyunyu, haracukurwa za zahabu, haracukurwa, ni uduce dukize cyane mu butaka bwatwo. Bivugwa ko ari uduce hashobora kuba hibitseho umutungo ungana na triliyoni 12, apana miliyoni 12, apana miliyari 12, apana biliyari 12, oya triliyoni 12 Uburusiya buzaba bwibitseho by'umutungo uri mu butaka bw'utu duce abanya-Ukraine bamaze guhara, bamaze kuvamo, abarusiya bigaruriye. Ikindi kandi wamenya ko niko harimo n'ibice binini cyane by'ubuhinzi, harimo ibice binini cyane by'ubuhinzi abarusiya bagiye kwigarurira, cyane nibamara kwigarurira Robotino, bakigarurira na Crimea, bakagera muri za Nikolaev, bazaba bafite ibice by'ubuhinzi binini cyane tutagiye noneho munsi y'ubutaka. Ibyo byose rero bikaba bituma Vladimir Putin n'Uburusiya aribo bari imbere cyane mu mibare iri kubera muri iyi ntambara. Nkuko mwabibonye intambara igitangira, abarusiya basubiye inyuma ko basanze ko bagiye guhangana n'abanyaburayi igihe kinini. Baravuga bati nidufata ahantu hanini biradusaba abasirikari benshi, biradusaba ibikoresho byinshi, reka tuza ahubwo tube twibereye hano Donbass, twe tumanaginge conflict, tumanaginge intambara igende muri ridimu yacu. Noneho Ukraine yamamaje contre-offensive, iramamazwa, abarusiya nabo babiboneramo amahirwe yo gusenya imbaraga zose za Ukraine. Kuko niba haratojwe ibihumbi 90 byagombaga gutangira contre-offensive, hakaba hamaze gupfamo abagera mu bihumbi 42 kuva contre-offensive yatangira. Ubwo ntubaza bamaze gukomerekera muri izi mine, ntubaza bamaze gukomerekera muri sharing z'ibisasu biremereye, ni benshi cyane. Abanya-Ukraine bamaze kuba exhausted, nta mbaraga z'intambara ubu ngubu bafite. Hagiye kubaho icyo bita kurambirwa no kunanirwa intambara. Kunanirwa intambara, ari abanyaburayi bagiye kunanirwa gukomeza gutanga ibyo batanga, abanyamerika gutyo, noneho habeho gushakira igisubizo iyi ntambara. Nge mbona ko Zelensky natemera kuva ku izima, abamushyigikira n'ubundi ni nabo bazamwivaniraho mu buryo bazashaka kubikoramo. Ndabizi uburyo bwanyu mujya mubigenzamo, ariko Ukraine iri kuri pressure yo kujya mu biganiro. Iyi ni Waka Podcast, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Reka ndeba akazi cyane tujye dusoreza mu ka vibe nibyo fresh. Yes, amahoro. Iyi ni Waka Podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Ya African Union kabisa, viva African Union ikaba yemeje ko yamagana ibitero birimo gutegurwa kugabwa kuri Niger, ibitero ECOWAS irimo gutegura kuri Niger. Ibi rero bivuze iki? Bivuze ko aba basirikari barashyigikiwe, Afrika yose irashaka ko kiriya gice kiva mu bukoroni bw'Abafaransa. Reka tubiganireho muri iyi podcast. Yes, rero nkuko mubizi ECOWAS yarimo gutegura ibitero, n'ubu ngubu baracyakora amanama, kuko ni inama iheruka kuba ya ECOWAS yemeje yuko ibihugu byatangiye kwiyemeza ngo tuzatanga inite zingahe. Baracyaterateranya inite bafite ngo barebe ko batangira bagategura ibitero kuri Niger. Iyi ECOWAS rero ikomeje gucika amazi nkuko nabibabwiye. Nibi ngibi birimo murabizi mwese, ni propaganda z'Abafaransa, ni
ni abafaransa babiri inyuma barimo gushaka ko iyi ngiyi ECOWAS yagaba ibitero kuri Niger. Ni ibintu abafaransa bashaka ko babibakorera kuko bo badashoboye kubyikorera, kubo ntago batinyuka kubyikorera kuko ibyo bakoze muri Afrika bitugeza bongeye kumanura indege zabo, byaba birangiye nta mufaransa wazongera gukandagira muri Afrika, cyangwa se nta business abafaransa bazongera kugira muri Afrika, kuko urwango abanyafrika bafitiye bo muri biriya bice rwahita rwikuba inshuro nyinshi cyane. Rero ngewe nari mfite ubwoba mvuga ati African Union ni iki izemeza kuri iki kibazo cya Niger, ni kizemeza, kuko icyo izemeza kizaba kivuga ahakurikiraho ha Afrika hameze gute kuko murabizi aba basirikari ari Doumbia ari uyu nguyu Traoré bose bavuze yuko igihe cyose Niger izagabwaho ibitero bazabifata nk'ibitero kuri bo bwite, banavuga ko biteguye guhangana n'uwari we wese uzagaba ibyo bitero. Urumva ko rero yari intambara irimo kugana mu kuba yaba intambara mbi yahuza ibihugu byinshi kandi irimo nanone n'ukuboko kw'abakoloni. So African Union rero ndayishimiye cyane, ni ibintu bigaragara ko African Union itangiye kubona ko Afrika igomba kwigobotora ingoyi z'abafaransa muri kiriya gice. Bakaba bemeje ko batemera banamaganye ibitero byose ECOWAS irimo gushaka gutegura kuri Niger. Ibyo ngibyo rero tukaba turi buze kureba igikurikiraho, kuko nabonaga za Nigeria zivuga ziti twe turatanga amayinite, ko amayinite ya Nigeria yananiwe guhangana na Boko Haram. Nigeria, ibi bihugu nibyo byagutabaye Boko Haram ikumereye nabi, kandi Nigeria murabizi ni igihugu gikize, ni igihugu gifite peteroli nyinshi, ariko ni igihugu kidashoboye kwirindira umutekano wacyo nacyo ubwacyo, ariko ngo kirashaka noneho kujya no gutera n'ababafashaga. Yawe mwamenyaga ko nizo Boko Haram nibyo bintu byose bibona sponsor zivuye mu banyaburayi. So rero Nigeria ngo na za Senegal ba Macky Sall na za Cote d'Ivoire ba Gbagbo, abo bose murabumva nta gatsiko k'abantu b'abafaransa, abo bose ngo bari biteguye kohereza amayinite runaka. Turategereza turebe ese mugiye guhangana noneho na African Union, mugiye kurenga ku byemezo bya African Union. Turaza gutegereza indi nama ya ECOWAS turebe ikintu iyi nama yakwemeza, kubera ko aba bagabo barahagurutse kandi barakangutse. Ubushize twabonye uyu nguyu Traoré mu nama yarimo kugirana na Vladimir Putin mu Burusiya. Traoré yasabye Vladimir Putin ko yabubakira nucléaire muri Burkina Faso. Kubera iki Blaise Compaoré imyaka yose atigeze atanga proposal byibura nk'iyo ngiyo we, ahubwo proposal ziwe zikaba ari zo kuza bagacukura amabuye bakajyana mu Bufaransa, bakaza bagacukura uranium bakajyana mu Bufaransa, bagacukura ibyo bashaka, bakanahinga n'ibyo bashaka, bagasarura bajyana mu masoko yo mu Bufaransa. Ibi rero Traoré mu biganiro arimo kugirana na Vladimir Putin cyananyeretse ko aba new generation bashobora kuba bafite na vision nziza ku bihugu byabo. Uyu Traoré yabwiye Putin, aramubwira ati turashaka ko mutwubakira nucléaire muri Burkina Faso, noneho tukagira amashanyarazi ahagije Burkina Faso ku buryo tuzajya tunahereza n'ibihugu duturanye. Namwe muri bazi igihugu nka Niger gifite uranium, ariko igihe cyose iyi uranium icanira abafaransa nkuko twabibabwiye. Nigeria yabashyiriyeho ibihano abasirikari bakatira umuriro. Ni nakantu ko kubibutsa ati n'ubusanzwe you are stupid, muri kubyumva, mucanira abafaransa. N'ubu ngubu tuvugana ntabwo inganda zabo zirahagarara, kuko byitwa inyungu z'abafaransa nta kibazo biragira kugeza uyu munsi muri Nigeria, gusa ni matter of time, muri kubyumva. So aba bayobozi ni ikintu mbona ko bashyize imbere, ni uguteza imbere turiya duce. Kuva nabona ibi biganiro bya Vladimir Putin na Traoré. Ikindi kandi na Museveni mu ijambo yavuze ejo bundi avuga ko Uganda ifite uranium, yavuze ko yanze kumvikana n'abantu bashaka kuza gucukura muri Uganda, baze gucukura uranium bayijyane hanze. Yarababwiye ati no,
mutwubakire nucleaire natwe tugire amashanyarazi ahagije. Ibi ngibi rero akaba yaravuze ko Uburusiya bwiteguye kuza kububakira nucleaire ebyiri muri Uganda. Ibyo rero urumva ko ni revolution, ni impinduka ibi bihugu byose byo muri Afrika birimo gusaba, kuko nk'ibi bihugu by'Abafaransa ari ibihinga amapamba, ari ibihinga ibifite ibiti, bino biti nk'ibi biti biva za ribuyo zino ziva muri za Gabo, ari ibintu hano hava matière première, kubyumva hava matière, ibyo bakoramo product twebwe tugura. Kubera iki Afrika itagira uburyo ibyo bintu bikorerwa hano, izo matière première dufite hano zashyirwa mu nganda, noneho izo product natwe tukazigira ari product tukazicuruza, tukajya tuzigura zivuye mu Burayi. Ngo uzambare impeta ya zahabu aruko ivuye mu Butaliyani, uzambare impeta ya arja aruko ivuye muri Iran, ivuye hehe? Kandi hano mu butaka bwacu tubishukura. Ni ibintu abayobozi barimo kwigira hamwe uburyo byahinduka, ku buryo ibintu byose byajya bikorerwa muri Afrika, pana kuza gufata matière première hano muri Afrika ngo muzijyane mu nganda zanyu. Izo nganda nizize hano dukorera ibyo bintu hano, bigere ku Banyafrika bihendutse, tunacuruze mu mahanga. Ibyo rero niyo vision aba bagabo bafite, yaba uyu nguyu wa Mali, yaba uyu nguyu wa Senegal. Uyu nguyu wa Senegal abantu bakunda cyane gusanisha na Sankara, bakunda kumusanisha na Sankara kubera ko ari uburyo ashyira imbere abagore, ari uburyo yicisha bugufi, ari uburyo asaba ko ibintu bikorerwa muri Burkina Faso byahabwa agaciro. Ibintu byose ubona ko agendera mu ntambwe za Sankara, n'uburyo yegeramo igisirikari, n'uburyo yegeramo abaturage be, ubona ko ari umuntu wegereye Sankara cyane. Igisigaye ngiye nkuko nabibabwiye, ni igihe kiri imbere y'aba basirikari, mu myaka 4-5 tuzaba tuvuga tuti b'abasirikari byari sawa, ibyo bakoze byari sawa, cyangwa se ibyo bakoze byari bibi kurusha ibyari bihari, kuko tubategerejeho impinduka. Ntabwo turi gucelebratinga ngo Traoré, ntabwo turi gucelebratinga ngo Doumbia, ntabwo turi gucelebratinga abangabo muri Niger gutyo gusa kugira ngo ducelebratinge, no, turi gucelebratinga impinduka. Abanyafrika bari kwishimira impinduka, ntago bari kwishimira ngo nuko ngo ari Traoré, ngo nuko ari Doumbia, cyangwa nuko ari ababo muri Niger, cyangwa abo bandi. Ni ukuvuga ngo cyangwa Goita cyangwa nde, ni ukuvuga ngo Abanyafrika bategereje umusaruro kuri aba basirikare. Icyizere rero babafitemo cyo kubasohora muri FRACFA, murabizi ibi bihugu byose byari bisanzwe bikoresha amafaranga y'Abafaransa, nta banque nationale bigira, kuko nta controle bigira ku mafaranga yabyo. Ibyo byose ni ibintu abantu bashaka ko bihinduka. Amafaranga, niba ari Mali mugira amafaranga yanyu, niba ari Niger mugira amafaranga yanyu, mu gihe Afrika itarashobora kuba yagira ifaranga ryayo rimwe ryakoreshwa muri Afrika yose. At least bibe bimeze gutyo ku buryo abantu bazajya baba bigenga, utavuga ati banki yacu ikontororwa na banki y'Abafaransa. Ni ikintu kitumvikana. Rero ibyo nibyo abantu barimo kwishimira, nibyo abantu bashaka, kandi nge numva ko bizagerwaho, kuko nkurikije intambwe ku yindi mu by'aba basirikare bari gukora, mbona ko ni abarevolutionnaire bashaka impinduka. Urebye muri Mali bashoboye gukomeza guhangana n'aba ba-islamiste bafashwa n'Abafaransa. Aba ba-islamiste bafashijwe n'Abafaransa, bakoresha ibikoresho by'Abanyaburayi, bakoresha ibikoresho by'Abanyamerika, bakoresha ibikoresho by'Abafaransa byatanzwe muri Libya batazi uwo babiha, bakabitanga bagamije ngo kwica Gaddafi. Ariko icyo bari bagamije ni ugusenya Afrika nk'uko mubibona. Rero igihe kirageze ko abangaba ba Macky Sall, abangaba ba Gbagbo, abangaba ba undi ninde, hari Macky Sall, hari Gbagbo, hari n'uyu wa Cameroon ntuza, uyu nguyu Paul Biya. Urumva abo bagabo ubwoba bafite nuko ibibazo biri kuba muri ibi bihugu byabayemo amakudeta, nibyo bibazo biri muri ibi bihugu, nibyo bibazo biri muri Senegal, nibyo bibazo muri Cote d'Ivoire, nibyo bibazo no muri Cameroon. Muri kubyumva, igihe cyose abaturage bazabona chance yo guhangana na bari abagabo bakabakuraho, bazabakuraho kandi nabi, n'Abafaransa bagende nabi. So rero ahangaha muri Niger, kubera ko hasanzwe hari ikigo cya gisirikare cy'Abafaransa, hasanzwe hari ikigo, hari base ya drone z'Abanyamerika, bavuga ko hari base ya drone z'Abanyamerika. Abafaransa bo bafite ikigo cya gisirikare,
bakahagira n'ikibuga cy'indege cya gisirikare. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho bahafite ibigo bibiri. Abanyamerika nabo bakagira ikigo cya drone zabo. Nimuzajya mutekereza ibyo Putin ari kurwana nabyo ni by'ibyo ngibyo, namwe nimwumve ukuntu ibyo bintu kuri aka kanya bibaye ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane cyane, kubera ko ubu bari kwibaza ngo aba bantu bazatuvira hano gute, kubera ko abanyamerika nabo bari muri iyo propaganda yo gutegura uburyo Niger yaterwa. Abanyamerika babirimo, ariko nkuko mpora mbibabwira, ibyo bakoze muri Libya bituma badashobora gutera intambwe ikakaye, bituma badashobora kumanura indege zabo na drone zabo ngo batangire kurasa kuri presidence yo muri Niger, batangire kukuntu murabizi ko bari aho bateye nyine nta kindi kintu bahera kuri presidence. Turabazi niko bameze, niko bateye. Rero nugukomeza tukabikurikirana, kubera ko ntago abanyamerika bashobora kwiyongoza ngo batere muri Niger, ntibishoboka. Abafaransa ntibishoboka. Abo bagabo bandi mbabwiye niba niyongoza bakohereza igisirikare cyabo muri Niger, bakahaburira abasirikari, bizabatera ikibazo gikomeye cyane, bishobora no kuzavaho intandaro yo kubavana ku butegetsi mu bihugu byabo, kuko abantu bazabaza abasirikari bacu bazize iki, abana bacu bazize iki, abantu bazabibaza ibyo bintu. Rero ECOWAS njye navuga ko njye ECOWAS nsigaye nyita Sebastien, ni Sebastien cyangwa se Sebastian niko nyita. Yarasebye. Ibi bintu bagomba kumanika amaboko bakabivamo, n'abasirikare babo bose bagataha, bakava muri ibi bihugu bikigenga, bikirwanira n'aba Islamiste, kubera ko Abashinwa, Abarusiya bazabafasha kubaka igisirikare cyabo. Bazabafasha kubaka igisirikare cyabo, kandi aba ba-Islamiste bazatsindwa. Abangaba barimo gukoresha abatuarege muri Niger kugira ngo badistabinga abasirikare. Ibyo byose bizatsindwa, bizajya hasi. Igitegerejwe kureba ni resultat mu bukungu muri ibi bihugu bimeze bite. Reka turebe ko cyakora nka Burkina Faso nigira gutya ikibonera iyi nucléaire, Traoré azabakoza agashya. Burkina Faso ntizongera kubura umuriro, izagihereza n'ibindi bihugu bituranye nayo, mu gihe Niger ikiri kumangamanga, kandi iyo yanacukuramo aho ngaho mu butaka bwayo igahita icanira hafi Afurika yose. Ibi rero ni ibintu tuzakomeza kurebera hamwe, ariko nanone nkaba naba mfite impungenge ku bijyanye n'izi nucléaire bari gusaba Abarusiya ngo baze kubaka muri Afurika. Ni byiza, amashanyarazi azaboneka n'iki, ariko nanone Afurika igomba kugira ubushishozi, kuko ziriya nucléaire nanone ni mbi cyane, zikenewe kurindwa, zikenewe kugira umutekano no gukurikiranwa 100%. Rero kuba wayiterura ukayitereka ahantu hari n'aba-Islamiste, hari n'iki, bashobora kuza bakaba banayirasa, ugasanga hafi ahantu mutegetswe kuba muzamara imyaka igera ku 100, nka biriya byabaye muri Ukraine, ahantu bahita ahangaha bahita gute hano muri Ukraine habaye iturika rya centrale nucléaire. Ahangaha hamaze imyaka irenga 50 nta muntu uhatuye, bahita Chernobyl. Ahangaha muri Ukraine uturutse mu bice bya za Belarus. Ibyo rero nugucungira hafi ku buryo ibintu nk'ibyo ngibyo bitazaba muri Afurika. Noneho ibyo bigega mukajya mubyubaka, niba ari ukubishyira kure, niba ari ukubirindira umutekano, niba ari iki, ibyo byose akaba ari ibintu Afurika igomba kwigaho, ku buryo ibyo bintu nibiza bitazaba ikibazo nanone, aho kugira ngo bibe igisubizo ku munyafurika. Ni ukurebera hamwe. Njye narabivuze ndavuga ati iki gihe ni cyiza, ariko ni n'igihe kibi kuri Afurika, kubera ko Afurika ishobora gutera imbere bitewe n'amahitamo meza yagize, kubera ko ubu ifite ubushobozi bwo kuba yakwihitiramo, ifite ububasha bwo kuba yakwihitiramo. Ariko nanone uzahitamo naba akagira pupa y'ibintu, akirukanka mu bintu n'amafaranga y'inguzanyo z'Abarusiya cyangwa Abashinwa, abo nabo icyo bareba, icyo bashyize imbere ni inyungu zabo. Abashinwa nta rukundo bakunda Abanyafurika. Abashinwa icyo baje gukora muri Afurika ni ugukorana na Afurika kugira ngo bunguke. Afurika rero nayo igomba kureba uburyo ikorana n'Abashinwa ikunguka, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo Abashinwa ngo baradukunze, ngo bari kutubohora ingoyi y'abakoroni. No, ntabwo badukunze, gusa baratubonamo isoko, baratubonamo abantu bashobora gukorana nabo
bakunguka natwe tukunguka. Ariko igihe cyose uzarangara, umushinwa azagukubitira mu gafuka, umurusiya azagukubitira mu gafuka. Ibyo byose birasaba ko ntugukanguka, kubera ko niba ufite uburenganzira bwo kwihitiramo, nicyo gihe cyo kuba smart. Nicyo gihe cyo kuba smart, ugahitamo igikwiye, ukajya ku ruhande rukwiye. Nicyo kintu nasaba Afrika n'abayobozi ba Afrika, ni ugushishoza muri iyo mishinga mishya iri kuza, muri iryo shoramari riri kuza, muri business bakorana n'ibindi bihugu, mu masezerano y'ubucuruzi bagirana n'ibindi bihugu, ku buryo inyungu za Afrika zitongera kubangamirwa nk'uko byabaye mu myaka na gateke. Narabibabwiye ubushize mu kiganiro, Museveni ari gutanga imibare ye yuko ikawa icuruzwa ku isi muri rusange ni biliyoni 26, biliyoni 26. Afrika yose ibona biliyoni 2 n'igice. Wakwibaza uti se ni rwo rugero du producingamo, turusha Ubudage, birazwi Ubudage ku mwaka bubonamo biliyoni 6. Iyo difference rero nicyo kintu Afrika igomba kurwana nacyo kikavamo, hakabaho kwisanzura. Ikindi kandi ni ukureba uburyo BRICS, ibihugu bya Afrika byayijyamo, kubera ko aba banyaburayi bakoresha ibihano kugira ngo bagushe ibihugu, bakoresha ibihano, bakaba bagufatirira amafaranga yawe ari muri Banki Mondiale, bakaba bagufatirira zahabu zawe, kwara ibihugu bibika muri zahabu, bakaba babifatira imitungo yawe, bakaba bayifatira, bigahungabanya ubukungu bwawe. Ariko igihe cyose Afrika izaba iri muri BRICS, bizatuma niba ufitanye ikibazo n'umunyamerika, ubukungu bwawe buzakomeza buraninge. Niyo mpamvu mvuga ngo harasabwa gushishoza no gutekereza neza ku byakorwa kugira ngo Afrika isohoke muri ubu bukene irimo, ikire, kuko Afrika irakize. Afrika ni umugabane ukize. Amahoro rero kuri mwese. Iyi ni Waka Podcast. Ndashaka gutegura podcast ya comment zanyu gusa, tukaganira kuri comment zanyu gusa, kuko nabonye harimo nyinshi zifite ibitekerezo byiza twasangiza abandi tukaziganiraho. Harimo nyinshi zifite ibibazo zibaza, twazana hano muri podcast tukabibaza hano, nkakubwira opinion yanjye, kuko ngiye narababwiye sindi umunyamakuru, ngewe mvuga ibitekerezo byanjye uko mbibona n'ibintu uko mba nabibonye, nkabisesengura uko nabibonye. So nzajya nzana ibibazo byanyu hano mbisome, ufite igitekerezo nawe akitwandikire asubiza mugenzi we, cyangwa se nkuko nabibabwiye, ndashaka gufata nimero y'umuntu wumva ari tayari ko twaganira, tukaba twagirana ikiganiro hanga kuri Waka Podcast. Muri mwebwe mukora comment, hari abantu benshi bakora comment hano, mbona mufite ibitekerezo biri smart cyane, mbona ko mufite byinshi mwasangiza abantu. So mushobora kunyura kuri Instagram yanjye ni Rafiki Choga, cyangwa se King Wakawaka, ushobora guhita umbona, unyandikire, umpe nimero yawe, ngewe nzaguhamagara mu kiganiro hano, tuganire ku bitekerezo uzaba wambwiye muri message. Ndabashimira cyane rero. Iyi ni Waka Podcast, mukomeze mugire ibihe byiza. Это чьи-то, отцы и чьи-то сыновья, и те, которые не дают нам боеприпасы, будут в аду жрать их потроха, Ariko umugabo Prigozhin arihe? Nindo waturusha makuru atubwire ngo Prigozhin aherereye hehe? Reka tubyibazeho muri iyi podcast, n'uwababizi atubwire muri comment. Ariko nge mbona ko uyu mugabo yarebye intuza ya se igitsure, bikaba byaramukuye muri system, akaba atakiri muri operation z'abarusiya barimo kugirira muri Ukraine. Nge nkaba mbona ko no muri gahunda z'abarusiya mu Burusiya asa n'uwahejwe, nubwo hari uburenganzira runaka bamuhaye bituma twaranamubonye mu nama yahuzaga Abarusiya n'Abanyafrika. Hari ifoto imwe ya Prigozhin yagaragaye ari muri St Petersburg. Ariko turibaza ngo Prigozhin bimeze bite? Reka dusesengure ibyagiye biba, uko byagiye bikurikirana, noneho turebe, kuko twaribazaga tuti se ni agakino ka Prigozhin na Putin barimo kudukina, bafite ikindi kintu baduhishiye. Ariko nge nkurikije igihe gishize, umuntu yagira uburyo abivugaho n'uburyo byagiye bikurikiranamo. Nawe waduha igitekerezo muri comment. Iyi ni Waka Podcast, tubane muri iyi podcast.
Yes, rero Prigozhin murabyibuka nyuma yuko Shoigu minisitiri w'ingabo z'Abarusiya atanze amabwiriza yuko imitwe yose ya gisirikari y'Abarusiya yigenga igomba kwibaruza ikagirana amasezerano runaka na minisiteri y'ingabo z'Abarusiya. Imitwe yose yemeye gusinya aya masezerano nkuko twabibonye mu Burusiya, ntabwo ari Wagner Group gusa ihari, hari imitwe myinshi cyane yigenga, bari abaherwe bose b'Abarusiya cyangwa se benshi muri bari abaherwe b'Abarusiya bagiye bafite imitwe yawe yigenga ya gisirikari iri no kugira uruhare mu ntambara iri kubera muri Ukraine. Uyu nguyu rero Prigozhin yanze gusinya aya masezerano, ariko nanone bikaza bikurikira izindi video nyinshi Prigozhin yagiye asohora cyangwa se ama audio yagiye asohora, yari arimo ama polemique menshi kuri ngewe. Nibazaga ati se uyu mugabo ni gute akorana na leta y'Uburusiya, ni gute akorana n'abayobozi b'Uburusiya kuri izi interview asohora, kubera ko hari interview zimwe na zimwe yasohoraga ukumva aranenga ingabo z'Uburusiya, aranenga minisitiri w'ingabo z'Abarusiya, aranenga igisirikare cy'Abarusiya, rimwe na rimwe akananyuzamo rwose akavuga ko ku isi igisirikare cya mbere ari Wagner Group, hagakurikira igisirikare cya Ukraine, ko ibindi bisirikare byose bikurikiraho. Ibyo byose rero nge narabyumvaga nkibaza ati se uyu mugabo ibi bintu avuga bigera kuri Vladimir Putin? Uyu mugabo ibi bintu avuga kubera iki nta nkurikizi bibaho? Kubera ko wabonaga ko ari ibintu bisa no guca intege ingabo z'Abarusiya, akabigiye avuga ati hari igihe tuzabyuka Crimea abanya-Ukraine bayisubije. N'umugabo wavugaga ibintu nge nabonaga ko ari nabivuga gute, sinabonaga ko ari umuntu umeze nkaho atari tayari. Ni umuherwe, ni umuntu ufite amafaranga menshi cyane, ariko hari ukuntu nabonaga arenza urugero, ukabona ko ari umuntu uri aho ngaho w'umubarbare. Ariko nanone nyuma yo gutwayo yo kugira ubutwari muri Bakhmut, bakigarurira za Soledar zegereye muri Ntuza, ibi byose byagiye bituma uyu Yevgeny Prigozhin agira izina runaka mu Barusiya, bigenda bituma agira icyubahiro runaka mu Barusiya. Nawe rero akomeza kubigenderaho, yumva ko yagira ambitions cyangwa se political ambitions cyangwa se ambitious za politika, kumva ko ashobora kuba yajya mu nzego z'ubuyobozi. Nge hari aho byageze nkajya mbona ameze nk'umuntu ushaka kuzasimbura Shoigu cyangwa se Gerasimov, kuko uriya mugabo Yevgeny Prigozhin yego ni umuntu uba uri ku rugamba, ni umuntu uri kumwe n'abasirikari. Nigeze no kukibaza hano ndabaza ati se uyu mugabo mubona ari umusirikari cyangwa umusivili? Nge mbona ni umusivili yego, ariko uhora ku rugamba, afite spirit runaka wenda ya gisirikare, ariko si umusirikare. Ariko ibyo yakoraga wabonaga ameze nkaho afite uwo ashaka gusimbura muri minisiteri y'ingabo z'Abarusiya, cyangwa se kuba yagira inyota yo kuba yagira umwanya wa politike afata. Ariko nkuko mubyibuka uyu Yevgeny Prigozhin ni umuntu wahuye na Vladimir Putin, afunguwe kuko yarezwe icyaha cy'ubwicanyi, arafungwa mu Burusiya. Nyuma yuko rero afunguwe atangira gukora utubusiness tw'amaresitora, akora utubusiness tw'amaresitora mu Burusiya, mu mujyi yavukagamo wa St Petersburg. Ahangaha niho yahuriye na Vladimir Putin, bagenda bamenyana. Igihe cyose Vladimir Putin agiye hariya, uko business ya Prigozhin yazamukaga, akakirira abantu kwa Prigozhin, uri kubyumva. Noneho biza kugeraho ngo bakorana deal yo gukora Wagner Group, kuko Wagner Group ntabwo ari iya Prigozhin ku giti cye. Wagner Group ifite uburyo ari iya Putin n'abandi baherwe bayifatanyije, ntago wamenya amabanga birimo, ariko ntabwo Wagner Group ari ya Putin gusa, kuko niyo urebye muri izi nama Putin yagiranye n'Abanyafrika, ubona ko yagiye yizeza Abanyafrika ko amasezerano Abarusiya bafitanye n'ibyo bihugu byo muri Afrika binyuze muri Wagner, ayo masezerano azagumaho. Rero dukomeje tukareba nyuma y'izo interview, nyuma y'ibyo biganiro Prigozhin yagiye akora, wumva ko byabaga birimo polemique nyinshi. Nyuma yaho none afata umwanzuro wo kujya kwigaragambya. Reka mbyite kwigaragambya kuko bamwe babyita ko yaragiye gukora coup d'etat, abandi bakabyita ko yaragiye gukuraho Gerasimov, kuko n'ahantu yajyaga kuri ofisi za Gerasimov, ariko we avuga ko yari mu rugendo rw'ubutabera. Reka tubanze tubifate gutyo nkuko Prigozhin abivuga, urugendo rw'ubutabera. Akoze urugendo, afasha abasirikari n'ibikoresho byabo, arabapakiye, bafasha urugendo. Abasirikari bagera mu 25,000 n'amamodoka yabo. Murumva izo kilometero z'abasirikari, iyo cortege uburyo ireshyamo. Arabafata, arabashora, avuga ati tugiye i Moscow. Murabyumva, baragenda ntibagera Moscow,
ariko biteza akavuyo n'isura y'Uburusiya irangirika mu maso y'amahanga. Twebwe icyo gero twavugaga tuti ibi bintu wasanga ari game ya Putin na Prigozhin twebwe tutazi, reka turebe ikizakurikiraho. Nyuma y'ibyakurikiyeho aho ngaho Putin yaje gufata ijambo avuga yuko ibi Prigozhin yakoze ari ubugambanyi. Ndagira ngo mubyumve neza, ari ubugambanyi. Kandi Putin hari interview ziwe zagiye zisohoka avuga yuko mu bintu atababarira n'ubugambanyi, kandi nanjye ku giti cyanjye cyaha ntababarira n'ubugambanyi. Nawe umuntu uzashaka kukugambanira ntuzamuhe amahirwe ya kabiri. Rero Putin amaze kubyita ubugambanyi, nabwo habayeho imishyikirano yakozwe na Lukashenko wa Belarus. Nyuma yaho ikibazo kirangira uburyo cyarangiyemo, ariko nanone na nyuma y'icyo kibazo Putin yavuze yuko bamuteye icyuma, bameze nkaho bamutera icyuma mu mugongo. Mwumva uburemere bw'ayo magambo. Noneho mu biganiro byabayeho aravuga ati noneho mwebwe muve hano mu butaka bw'Uburusiya mujye hehe, mujye Belarus. Nyuma byaje kugaragara ko Putin yabonanye na Yevgeny Prigozhin bagirana ibiganiro. Mu biganiro bagiranye nkuko umuvugizi wa Kremlin abivuga, uyu nguyu nibagiwe izina rye, nkuko abivuga, avuga ko Yevgeny Prigozhin yasabwe gusinya amasezerano ya Ministeri y'Ingabo bamuhaye, cyangwa se akava ku butaka bw'Uburusiya. N'abasirikari ba Wagner Group basabwa gukurikira Prigozhin muri Belarus, cyangwa se bagajya mu gisirikari cya leta, cyangwa se bakajya mu yindi mitwe yasinyanye amasezerano na Ministeri y'Ingabo z'Abarusiya, cyangwa se bagataha iwabo bakaba iby'igisirikari bakaba babivuyemo. Uko twabibonye niko byakurikiranye. Nyuma yaho Wagner Group iza kujya muri Belarus. Igeze muri Belarus ariko hagati aho nta jambo rya Prigozhin, nta interview, nta audio, nta video, aragenda ajya Belarus. Belarus ni ukuvuga ngo Belarus yari imukene ko Belarus ifite igisirikare kiri weak, yashakaga Prigozhin kugira ngo abafashe gutoza igisirikare cyabo. Nyuma rero yuko agiye Belarus dutangira gutekereza tuti Putin arashaka wenda gutera aturutse muri Belarus akoresheje Wagner Group. Nyuma yaho rero turabitegereza turabibura, nubwo Lukashenko ejo yatangaje ko Ukraine niyikarakasa azarekura bomba atomike, we nta kibazo afite zo kuba yazikoresha. Mu magambo ya Lukashenko, nkuko mubizi Abarusiya bamaze kudeployinga ibisasu bya kirimbuzi bimwe, bamaze kubideployinga ahangaha muri Belarus. So ukibaza ukavuga uti aya masezerano ari hagati ya Putin na Wagner Group cyangwa se na Prigozhin, aya masezerano ameze ate ko Prigozhin mu bijyanye n'akazi ke mpuzamahanga, Prigozhin yakomeje kuguma mu nshingano ze. Prigozhin uhagarariye Wagner yose iri muri Afurika n'iri muri Syria. Prigozhin rero wakwibaza uti se niki yungukiye muri iyi myigaragambyo yakoreye mu Burusiya? Nge mbona ko yahombeyemo ibintu byinshi cyane. Mbona ko yatakarijemo icyizere yari afitiwe na Vladimir Putin, kuko Putin niba yaravuze ati dukorana iyi business, dukorana aka kazi, nuko hari icyizere yari amufitiye. Rero kuba yarakoze biriya bintu byahise bigaragaza ko ari umuntu udakwiye kwizerwa, kandi no mu magambo ya Putin iyo biza kuba ari umukino ntiyari kumwita umugambanyi. Rero ibintu bya Prigozhin nge numva ko ni ibintu tuzakomeza tugakurikirana tukareba etape par etape, ariko ngewe aho bigeze uyu munsi mbona nta gakino karimo. Sinzi mwebwe uko mubibona, namwe mwambwira muri comment zanyu, mwambwira namwe uko mubibona. Gusa aho bigeze ngewe mbona ko Yevgeny Prigozhin yihaye imyanya nyuma yo kugira ubutwari muri Bakhmut, nyuma yo kugira ubutwari ahangaha muri Ukraine. Uyu nguyu yihaye imyanya adafite. Ashaka noneho no kumva ko yavugira Abarusiya, no kumva ko yahindura ibintu mu gisirikare cy'Abarusiya, kumva ko hari ibintu yahindura muri
muri system z'imikorere isanzweho ya leta y'Uburusiya. Numva ko rero ibyo byose Vladimir nibyo yise ubugambanyi kubera ko we yarabizeye nk'Abarusiya bari kuri front, ko nureba abandi ba oligarch bafite imitwe ya gisirikari hariya nta numwe ujya hariya ngo ajye hariya yivuge ngo avuga ati nge ndarenze, ngewe ingabo zanjye zafasha ahangaha. Bose babikorera hamwe nk'Abarusiya, bagira rizati bakayigira nk'Abarusiya. Naho uyu Yevgeny Prigozhin yafataga hamwe agahita avuga ati dore Abarusiya ingabo zabananiye, bashoyigu ntibazi kuyobora igisirikari rwose. None uyu munsi nta ruhare arimo kugira muri Ukraine, kandi nicyo cyifuzo kiwe, kubera ko uruhare rwose Yevgeny Prigozhin yari kugira muri Ukraine uko yakomezaga kugira ubutwari niko byamwongereraga n'icyubahiro mu Barusiya, niko byamwongereraga no kuba yakwitwa intwari y'Uburusiya. Naho ubu ni ugukomeza tukabihanga amaso, kubera ko niba Putin yarakwise umugambanyi, ni ukuvuga ngo ashobora kukureka by'igihe gitoya, ariko mu gihe gikurikiraho ntabwo wamenya ibizaba. Ni ukuvuga ngo Yevgeny Prigozhin niba koko nkuko ngewe mbivuga, niba ari ukuri koko nta mukino wari urimo hagati ye na Putin kugira ngo akore biriya bintu, ari we wabyiyongoje akabikora, ikigomba gukurikiraho ntabwo kiraba. Ni ukuvuga ngo Putin ntabwo ababarira umugambanyi. Uyu rero Yevgeny Prigozhin sinzi imishyikirano yose yagiranye na Putin, sinzi ibyo ari byo, gusa no gukomeza tugategereza ikigiye gukurikiraho. Gusa Yevgeny Prigozhin ubu agiye kuza muri Afrika, murabizi hari ibibazo hirya no hino, afite Wagner muri Mali, afite Wagner muri Burkina Faso, afite Wagner muri Central Africa. Ubu rero hakaba hariho no kureba uburyo yagirana imikoranire na Niger, bakaba bakoherezayo ingabo za Wagner, bakaba bafasha bano basirikari bo muri Niger kwitoza kugira ngo bazabashe guhangana n'ubugambanyi bwose barimo gutegurirwa n'Abafaransa. Ibyo ni ugukomeza tukabitega amaso tukareba, ariko mwebwe muri comment namwe mumbwire, mubona uyu Yevgeny Prigozhin hari icyo yarabiziranyeho na Putin ajya gutegura iriya myigaragambyo? Mubona ari kudeta yari yateguye? Mubona ari ibiki? Ni mumbwire. Wowe niba ubona ari kudeta byandike muri comment. Niba ubona ari imyigaragambyo bisanzwe nkuko yabyise urugendo rw'ubutabera, nabyo ubyandikiye muri comment. Ibyo byose tuzagenda tubihanaho ibitekerezo. Gusa ndifuza ko na hano muri Waka Podcast hari umuntu umwe wumva hari ibintu byinshi yaganiriza abantu ku bijyanye n'ibintu bibera muri Ukraine, yaduha nimero ye tukazamuhamagara tukaganira, kuko kuri podcast dufite ubushobozi bwo kuguhamagara tukaganira neza, kandi ijwi rikaza riyunguruye rimeze neza. Ngira ngo icyo murakizi. Rero uwumva twazagirana ibiganiro, namusaba ko yaduha nimero yiwe. Ushobora kuyiduha muri comment hano, cyangwa se ukanyura muri social media zanjye, mba kuri Instagram ni Rafiki Coga. Ushobora kunyura ngaho ukajya inbox, hari n'uwari wansabye nimero yanjye, nawe yanyura aho ngaho akanyandikira. Ariko no muri description harimo nimero mushobora kumbonaho, ariko ni nimero ya business. So hari ibitekerezo byaba byiza muciye inbox kugira ngo tuganire fresh. Hari wari wambajije ati Wagner Group yajyanye n'ibikoresho byayo muri Belarus. Ntabwo Wagner Group yajyanye n'ibikoresho byayo byose muri Belarus, kuko Wagner Group yari ifite ibikoresho byinshi cyane, kuko uko Prigozhin yasakuzaga bamwongeraga ibikoresho. Nge nibazaga n'ibikoresho yararimo gusaba yaragiye kubikoresha iki, kuko nyuma yuko bamwoherereje Belarus, murabyibuka twarabivuze muri Waka Podcast ko habayeho gusubiza ibikoresho by'ingabo, gusubiza ibisasu, gusubiza ibifaru. Hasubijwe ibintu byinshi cyane, ku buryo na Minisiteri y'Ingabo z'Abarusiya ivuga ko depo za Wagner Group zari zicyuzuye. Bibaza niba ibi bikoresho barabibikiraga iki, kuko bitakoreshwaga. Kuko niba mwarabonye amavideo, ni ibikoresho byinshi cyane, na amadepo menshi cyane. Nge nabonye amadepo y'amamine, izi mine z'amantishar, depo nini cyane yari igenewe Wagner Group ahangaha muri Bakhmut. So ibintu byinshi barabisubije, basigaye
basigaranye ibintu bikeya. Ni ukuvuga ngo hano muri Belarus bari gutoza igisirikari, bari gutoza igisirikari cya Belarus, ariko iyo bagiye kuri mission baje muri Afrika bagiye hehe bafite uburyo bakoranamo na leta y'u Burusiya. Icyo mbona Yevgeny Prigozhin yakatiweho ni ukuba yagira operation ziri hafi mu Burusiya cyangwa se muri Ukraine ahantu yegeranye n'Abarusiya. Nicyo kintu bamukatiyeho, nicyo kintu nge mbona yaratakajeho icyizere. Ibindi bya Wagner Group muri Afrika ni ukuzakomeza tukabireba, kuko niba mubyibuka no mu ijambo rya Vladimir Putin nyuma yuko agiranye ibiganiro na Wagner Group, yavugaga ko Wagner Group yahawe miliyari nyinshi z'amadolari kugira ngo yitegure urugamba rwo muri Bakhmut n'urugamba rwo muri Ukraine yari irimo, yahawe amafaranga menshi cyane. Ibyo byose Putin akaba yaravugaga ko hagomba kubaho gusobanura uburyo ayo mafaranga yakoreshejwe, anavuga ko batazongera gufasha Wagner Group muri izo operation zayo muri Ukraine na henge. Akaba ari byo bintu ngenderaho mbona ko ibintu Prigozhin yakoze yabikoze yishyize mu myanya adafite, yabikoze yitwaje intsinzi yagize muri Bakhmut, yumva ko ari we Burusiya, yumva ko icyo yavuga cyose Abarusiya bacyumva, yumva ko nategura iyo myigaragambyo abasirikare b'Abarusiya benshi bari bumujoyininge. Twarategereje turaheba, nkuko mwabibonye nta mu general n'umwe wigeze joininga iyo movement ye. Nubwo ikindi kandi nakongeraho nuko General Solvekin wari inshuti ya Putin, uyu Solvekin kugeza uyu munsi ntabwo ari mu kazi, kugeza uyu munsi ntabwo ari kugaragara. Reka ne kuvuga ngo ntabwo ari mu kazi, ariko kuva ibiriya bintu bya Yevgeny Prigozhin byabaho, Solvekin ntarongera kugaragara haba muri Ukraine haba no mu Burusiya. Ntabwo tuzi ngo Solvekin ari hehe. So urumva ko bishobora kuba byarajyanye n'agatsiko ke kose. Hari n'undi mu general twaganiriyeho mu kiganiro YouTube yasibye, ni umugeneral ukomoka ahangaha muri Donbass. Uyu ni umugeneral wagiye agira intambara nyinshi afatanyamo n'Abarusiya ngaha muri Donbass, akaba yarafite na unité ayoboye igihe cyo batoraga referendum muri Crimea. Uyu mugeneral kandi yanakoze no muri FSB mu butasi bw'Abarusiya. Uyu muri general icyo bamenyaho ni nawe wahanuye Malaysia Airlines bahanuriye muri Ukraine. Uyu nguyu nawe kugeza uyu munsi arafunzwe. Byo birazwi ko afunzwe kubera ko yari umuntu nawe warashatse kugendera mu nzira za Yevgeny Prigozhin. Wavuga ko nawe yigize Yevgeny Prigozhin warabizira. None Prigozhin we arimo kwitemberera nkuko nabibabwiraga, arategerejwe muri Afrika. Ariko ikintu kikwereka ko nta gahunda yari hari hagati ya Putin na Prigozhin nuko nabo ba generali bitwa ko bari inshuti za Prigozhin, abo bose bigaragara ko bakuwe ku mirimo yabo, kuko nka Solvekin ni umukomanda yari nko ku rwego rwa 3 rw'abayoboye urugamba muri Ukraine. Rero ni umuntu wakabaye agaragara cyane, kuba uyu munsi atarimo kugaragara wabyibazaho. Rero nibyo ngibyo navuga. Umugabo navuga ko yarebye intuza ya Sigitsure, none kamubayeho kandi karacyamubaho. Ngewe navuga ngo ni ugutegereza Prigozhin tukazareba, kuko nawe yabonye ko ibintu bitoroshye. Kuko Prigozhin udakora audio, Prigozhin udakora video, Prigozhin udasakuza ntabwo ari Prigozhin wawo ndi tuzi. Urumva ko hari akanyafu kamugezeho somehow karahari. Karahari. So iyi ni Wakawaka podcast. Rero mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha. Blessing. Kadushaka akazi kidusorezamo kacu gasanzwe. Yes. Yes, amahoro kuri mwese. Rero iyi ni Wakawaka podcast nk'ibisanzwe. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri Yars. Ngiyi ni launcha nshyashya, launcha ya nyuma y'Abarusiya bamuritse ku munsi w'ejo. Iyi ngiyi akaba ari launcha nini cyane nkuko muri kubibona aho ngaho ku mashusho. Ni launcha ifite toni 123, ikaba ishobora kurasa mu ntera y'ibirometero 1000.
ibihumbi 10. Ahangaha neto ikomeje gutitizwa cyane. Iyi Yars rero ikaba ishobora kurasa izi misile zose z'Abarusiya nini cyane. Izi ngizi nini cyane ishobora kurasa Sarmat, misile za Sarmat, ishobora kurasa izi misile zose nini z'Abarusiya. Iyi Yars ishobora kuzikoresha. Ikaba rero ari launcher cyangwa se danseri nshyashya Abarusiya bamuritse ku munsi w'ejo. Ibingibi akaba ari mu rwego rwo kwereka neto ko aho iri hose bashobora kuyihasanga, kubera ko iyi launcher ifite ubushobozi bukomeye cyane na tekinoloji iri ku rwego rwo hejuru nk'uko Abarusiya bakomeje kubitangaza. Rero nyuma yo gutaha iyi Yars twakomeje kurebera hamwe no kureba ibiri kujya mbere ku rugamba n'abandi bantu twari kumwe, ariko tuza kubona ko urugamba rwo muri Ukraine, target ya contre-offensive y'abanya-Ukraine yari Melitopol. Nkuko mubibona aho ngaho ku ikarita, abanya-Ukraine impamvu bashyize imbaraga nyinshi muri Zaporizhia no muri Bakhmut nuko ariho bashobora kumenera bakaba batobora noneho binjira aho ngaho muri Melitopol. Bagera aho ngaho muri Melitopol nkuko muri kuyibona aho ngaho ku ikarita, bagahita bamanuka bakagera ku nyanja ya Azov. Bageze ku nyanja ya Azov nkuko mubibona, bashoboraga kuba baciyemo kabiri ibice biyoborwa n'Abarusiya. Ibice biyoborwa n'Abarusiya, bamwe bagahera ruguru abandi bagahera hepfo, noneho ikijyanye no kugeza ibikoresho ku rugamba, kubongerera ibikoresho no kuboherereza ibyo kurya n'ibiki bikagorana, ku buryo izi ngabo z'Abarusiya zashoboraga gutsindwa. Iki ngiki rero iyi tekinike bari bayiziranyeho n'abaneto, nicyo kintu bagenderagaho bizera ko Ukraine izatsinda muri contre-offensive. Wumva ko ishobora gutungurana igaca muri Zaporizhia igahita igera muri Melitopol, noneho igahita ikata iriya nzira mo kabiri, igakata ibice by'Abarusiya mo kabiri. Abanyaburayi baragenda bafana contre-offensive, barayifana badutera ubwoba, twese twatuvuga ati noneho mu Rusiya contre-offensive nitangira ibintu bizaba bikaze cyane. Wareba amajambo yabo muri neto, amajambo y'abayobozi bo mu Burayi, ukabona ko bafite icyizere kiri hejuru ya 80% ko contre-offensive izakunda. Gahunda rero yari iyo ngiyo, Melitopol yari kugera muri Melitopol, ariko nkuko mukomeje kubikurikirana ku rugamba, nkuko mubikurikirana ahangaha kuri wakawaka, ntabwo abanya-Ukraine barabasha kurenga imirongo y'Abarusiya, kubera ko nkuko twabibonye iyi mirongo y'Abarusiya ni imirongo bubatse mu gihe kirenga umwaka wose. Ntushobora kuza rero n'utuntu tw'utubeshyeshyo nk'utwo babeshyesheje Ukraine ngo uje gutobora muri iyo mirongo, ahubwo urimo kuroha abana ku rugamba, burimo kuroha abasirikare ku bintu nawe uzi ko badashobora gutsinda. Anyway, ngewe sinzi ikintu aba bayobozi babaga bizeye, ko bonaga harimo n'abajenerali bazi bya gisirikari. Sometimes ukabona n'izo satellite zabo zafotoye, ukabona bafotoye nyine iyo mirongo y'umurusi buryo iteguyemo, ukavuga uti babibonye noneho mu Rusiya bagiye gukora iki, ariko still bakaza kubyirohamo, mukohereza abana mukarohayo abana ngo bagende babyirohamo, kandi mufite amakuru ko ibintu biteye ubwoba. Ngiye nibaza niba aba bajenerali koko barabaga bizeye ko Abarusiya bazatsindwa, cyangwa se niba barabaga babizi ko abanya-Ukraine bazatsindwa ariko bagaceceka kugira ngo abanya-Ukraine biyahure bagerageze barebe. Icyo kintu mpora nkibazaho, kubera ko iyo urebye aba bantu bo muri neto abajenerali b'Abanyamerika za CIA, abajenerali b'Abongereza biha gutanga amakuru no gutanga, babaye nabo abapundeti nk'abo umupira basigaye birirwa ku mateleviziyo barimo gukora urugamba ku ikarita, ukagira ngo nibo bari kuri tele. Ukavuga uti abajenerali bose ibintu bavugaga bari babyizeye mu mutwe ko bishoboka. Namwe mujye mwibaza icyo kintu, njya nkibaza kikanshaga kabisa, kubera ko nta na hamwe Ukraine yigeze ikandaho ngo bikandike muri iyi mirongo y'urugamba, nta na hamwe. Rero ni ibintu bikomeje kugaragaza isura itari nziza ya neto n'abanyaburayi, kubera ko byonyine kwibeshya mukaruha ibihumbi n'ibihumbi by'abanya-Ukraine mu mirongo y'Abarusiya, iyi ntambara nirangira
sinzi ko bizamera nk'ibyo muri Yugoslavia mwabashije gupfundikiranya n'uyu munsi mukabipfundikiranya, ubwicanyi bwa neto n'amabara ya neto muri Yugoslavia uyu munsi si bikaba bimeze nk'aho bitavugwa. Sinzi ko ni intambara yo muri Ukraine nirangira mutazabazwa ubugambanyi mwagiriye abanya-Ukraine. Icyo kintu ndakibaza, ndanagitegereje ngo ndebe iyi si yiyita isi y'ukuri icyo izakora. Ariko nk'uko turi kubibona isi iri kujya iri kuva mu buyobozi bw'ibihugu bimwe, bishobora kuzabazwa abantu bakabaza bati mwaruhaga abana b'abanya-Ukraine mu ntambara mubizi ko batazatsinda kubera iki, mukajya ari imbere y'inteko mukisobanura. Kubera ko Amerika ntishobora kohereza abasirikari bayo muri iriya mirongo mu buryo boherejeyo abanya-Ukraine. Abafaransa ntibashobora kubikora, Abongereza ntibashobora kubikora, ntibashobora kohereza abana babo muri iriya mirongo y'Abarusiya mu buryo babikozemo n'udutwaro bari babahaye. Ntibishoboka. Nahoze nanareba hano, ndi kureba kuri Washington Post, nkunda kuyireba kuko Washington Post ikunda gusohora utuntu ukagira ngo yibeshye, ntabwo iri muri propaganda ariko ibifite abantu ishaka kubwira. Hano bavuga ngo they note that the possibility of returning a significant part of the territory by Kiev ends. Nukuvuga ngo babonye ko kugira ngo Ukraine izigarurire uduce dufatika ntago bishoboka. Ubu ngubu byanavuye mu mitwe yabo, byararangiye. Urumva ngo the counter-offensive is limited to capturing a handful of village as Russia forces push ahead in the north. Urukubyumva nuvuga ngo ntibarabasha kugira ikintu bafata gifatika, baba bari muri utwo tu village twatundi twavugaga twa Urgenia, twakitura turi inyuma ya za Bakhmut, ariko ntibaratobora imirongo yabo mu gihe ahubwo Abarusiya batangiye kwa advancinga muri north, ariho muri Kupiansk ugana Kharkiv, nkuko tumaze iminsi tubibona ahangaha kuri wakawakapodcast. Ngiye natangiye kubibabwira mbere, ariko abangaba kubera ko bari muri propaganda amakuru bajya kuyasohora ariko babona ko byarangiye na Ukraine nta ntuza nta mbaraga ifite zo kuzahindura ibintu, nibwo basohora inkuru. Hari inkuru isohoka kuri za Washington Post no kuri za France 24 ariko imaze iminsi 3 iri hanze ku buryo abantu bakurikira baba yizi, noneho babona byararangiye akaba aribwo babizana. Ngo according to the journalist, Kiev's attack on Moscow and other region of the Russia Federation will not change the course of the war. Nuvuga ngo Kiev udutero twose ikomeje kugaba ku butaka bw'Abarusiya, ari utudrone bohereza i Moscow, ari udutero tubera Belgorod, ibyo byose the Washington iravuga ko bidashobora guhindura icyerekezo cy'intambara. N'utuntu dutoya hano baravuga ngo the cost of the war they bring insignificant damage, kubera ko utwo tudrone bohereza n'iki nta kintu gifatika byangiza ku buryo byabuza Umurusiya gukomeza urugendo rwe. Katurebe nanone iyi nkuru. Okay, reka tudutangirira ahangaha. According to the journalist, Kiev's attack on Moscow and other region of the Russia Federation will not change the course of the war. They bring insignificant damage, and because of them, the United States may generally refuse to supply long-range missiles, fearing that the armed forces of Ukraine will use them to strike at Russia. Muri kubyumva ni uvuga ngo utu dutero bari kugaba kuri Moscow nta kintu kinini turimo kwangiza, ahubwo turi gutera Abanyamerika kwibaza ku banya-Ukraine, kwibaza kuri Zelensky, bikaba bishobora gutuma Zelensky atabona izo bita long range missile, kubera ko bavuga bati nituzimuha ashobora guhita azirashisha ku butaka bw'Uburusiya. Iyi rero ni Washington Post yatangaje ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo intambara yo iracyakomeje, ariko barabizi ko Ukraine izatsindwa. Mukurikije ibi ngibi ni ibinyamakuru by'Abanyaburayi n'Abanyamerika biba biri kwandika ibi bintu. So ukibaza ukavuga uti iherezo
ni irihe? Iherezo ry'ibi bintu ni irihe? Melitopol yarabananiye, ubu ngubu ikintu kigiye kubaho, Kharkiv bagiye kuyigarurira. Nkuko nabibabwiye kuri Wakawaka Podcast, Odessa byanze bikunze, Odessa bagomba kuyigarurira kugira ngo bahure n'agace kari hakurya ako bita Transnistria. Na agace kari hakurya muri za Moldova, aho Abarusiya nabo biyomoye kuri Moldova, bakora agace kabo karindwa n'Abarusiya, n'ubu ngubu baba n'ingabo z'Abarusiya. Igihe cyose rero Abarusiya bafashe Odessa, bagafatiza inkombe za Odessa, bazahita bahura na Transnistria. Kubera ko karagahugu karagace kabo kari hariya, kari hagati y'ibihugu bya NATO, ni nkaho kari isolated. Rero barimo gushaka inzira nabo yazabahuza, nk'ukuntu twabonye Kaliningrad imeze, bashaka ko bazaca inzira itunguka muri Belarus, ifatanya Kaliningrad biciye muri Oswaoki ikagera muri Kaliningrad, igahuza Kaliningrad na Belarus. Ibi rero nabyo ni ibintu bishobora kubaho ahangaha muri Odessa rwose, kugira ngo Abarusiya bahure na kare agace kari muri Moldavia. Nibyo ngibyo birimo kuba kugeza uyu munsi. Ikindi kandi mwamenya nuko inama y'Uburusiya na Korea y'Amajyaruguru na China irakomeje, iri kubera mu Burusiya. Akaba ari inama barimo kurebera hamwe uburyo basharinga technology mu bya gisirikari, uburyo bagira ubumwe mu bya gisirikari buzatuma babasha guhangana na NATO. Ibyo ngibyo rero tuzakomeza tubirebe. Ibyo nibyo biri gutuma uyu munsi Zelensky bamushyira kuri pressure yo kumubwira ngo jya mu biganiro. Nayo mpamvu nababwiye ati Zelensky ashobora kuzakurwaho, kuko yagaragaje ubutagondwa, yagaragaje ko ari umuntu utazasubira inyuma paka ku munya-Ukraine wa nyuma. Ni umuntu witeguye kurwana n'Abarusiya paka ku munya-Ukraine wa nyuma. Mu gihe cyose bakimuhereza ubwo buntu bwa feke, azakomeza amere nkaho ahangana n'Abarusiya. Ariko n'Abarusiya nimubireba neza, bari ku mubare wabo, buriya hari uduce twinshi badafata kubera ko badashaka kudufata. Kubera ko gufata ibice binini bigusaba none gukoresha imbaraga nyinshi. Buri kintu basabwa no kumanaginga conflict. Naho ubundi pressure iri kuri Zelensky twarabibonye, iri kuva muri NATO, iri kuva ku bayobozi batandukanye barimo guhamagara Zelensky bamubwira bati nta yindi solution ni ukumvikana n'Abarusiya. Kubera ko nkuko twabibonye, NATO ntishobora gutinyuka kugirana ikibazo cyangwa se gukorana intambara n'Abarusiya, kuko technology NATO ifite kugeza uyu munsi ntabwo ibashoboza kuba bahangana n'Uburusiya. Umurusiya yarasa ahashaka hose. Yego nawe yaraswa, ariko nawe yarasa ahashaka hose. Ibi rero ntabwo ibi bihugu bya NATO bibyiteguye. None se niba waraswa, urumva nurasa Umurusiya nawe ukaraswa, inyungu ni iyi? Rero nuko niyo mpamvu ibihugu bya NATO bidashobora kwinjira muri conflict iri direct n'Uburusiya. Twarabibonye, tumaze kubona iyi years Abarusiya baronshinze, ni ikoranabuhanga rije risanga irindi ry'Abarusiya bagiye bubaka batekereza kuri OTAN. Uko twabonye ko iyi ntambara yo muri Ukraine kuva yatangira, twabonye ko Abarusiya ari ikintu kimwe bibeshye. Barwanye iyi ntambara yo muri igihe cyose bubatse igisirikare cyabo batekereza NATO. Ntabwo bigeze bubaka igisirikare cyabo cyangwa se kubaka inganda zabo ngo zubake ibikoresho bigendeye n'urugamba rwo guhangana inzu ku yindi. Ari byo bahise bahura nabyo ahangaha muri Ukraine. Niyo mpamvu mu minsi ya mbere ubona ko mu Rusiya ku bijyanye na drone yari ari hasi, ahita yitabaza Shahed z'abanya Irani, anakorize. Ubu ngubu no muri murikagurishwa riri kuba, Abarusiya bamuritse indi drone igiye kujya ku rugamba, nayo drone ya reconnaissance ifite ikoranabuhanga naryo riri ku rwego rwo hejuru. Ibyo rero byose tuzakomeza tubirebere hamwe, turebe ubumwe bw'Uburusiya n'Ubushinwa na Korea ya ruguru. Nge mbona bushobora kubamo ikintu kizima cyahangana na NATO. Rwose nge mbona havamo alliance yatera ubwoba NATO, kubera ko ibyo ni n'ibihugu bihuriye ku bintu byinshi cyane. Ni ubumwe budashobora gupfa guhungabana nk'uko wafata wenda ngo BRICS, igisirikare cya BRICS hari ukuntu kitakomeramo, kubera Abahinde buriya mbona ari abantu baba bakina double game muri BRICS. Ni nacyo kibazo BRICS izagira gikomeye cyane, ni ugukemura ikibazo
cy'Abahinde n'Abashinwa. Tuzabirebera hamwe mu kiganiro cya BRICS. So iyi ni Wakawaka podcast, turakomeza tuganire, turakomeza duhana ibitekerezo, turebe iyi ntambara yo muri Ukraine iri kwerekeza hehe, kubera ko ikindi kandi nuko mwamenya nuko ubu ngubu intambara higeze ni mu maofisi, ni mu manama, niko niho ari gufatirwa ibyemezo, ni ku mirongo ya telefone, niho bari guhamagara Zelensky bakamubwira ati sasa ibintu byanze jya mu biganiro. Iyi ni Wakawaka podcast, rero mukomeze mugire ibihe byiza. Yes, amahoro kuri mwese, rero nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu byaraye bimbabaje cyane, byanteye agahinda, bintera n'umujinya, numva nahita ngenda nkajya muri Niger nkajya gusapotinga abasirikari mu ntambara barimo, kubera ko ejo bundi nababwiraga ibintu Museveni yatangaje avuga uburyo Afrika yarenganiye mu masezerano yagiye igirana n'Uburayi, cyane cyane iyi Afrika yo mu gice cy'Abafaransa, mvuge gutyo, niyo yakomeje kuguma mu ngoyi zikomeye cyane z'ubukoroni. Rero muri iyi podcast tugiye kuganira ku ngingo eshanu zambabaje Abafaransa bashyizeho mbere yuko batanga ubwigenge kuri ibi bihugu bahoze bakoroniza. Ingingo eshanu zituma nge mbona ko ibi bihugu byakomeje kubaho n'ubundi biri mu bukoroni bw'Abafaransa, bikora mu nyungu z'Abafaransa. Ibi ngibi rero byanteye agahinda, bintera no kwibaza uburyo ibi bihugu iyi myaka yose byayimaze biba kuri aya masezerano. Ndababara cyane, namwe ndagira ngo tubiganire, mubyumve, mumpe comment namwe uko mubyumva. Rero ni nyuma yuko muri podcast y'ubushize twaganiriye ku byo Museveni yari yatangaje, atangaza ko Afrika yakagombye kuba yungukira mu bucuruzi igirana n'ibi bihugu byo hanze, cyane cyane yatanze urugero ku ikawa. Twarabiganiriye muri podcast ishize, mwarabibonye uburyo Afrika ariyo ibona amafaranga make, kandi nemeza ko iri mu basarura ikawa nyinshi ku isi, itakagombye kubona ayo ibona nk'uko Museveni yabivugaga. Ikindi Museveni yavugaga ko ababajwe cyane no kubona Niger nta mashanyarazi ifite, igomba gukatirwa amashanyarazi na Nigeria kandi icaniye Ubufaransa biturutse kuri uranium icukurwa ahangaha muri Niger. Rero ibyo ni ibintu bikomeje kujya hanze, n'amabanga akomeje kujya hanze, uko aba basirikare barimo gutera kudeta. Hari ibintu byinshi bikomeje kujya hanze tutari tuzi ko ibihugu ariko bibayeho. Twahoraga twibaza ngo kuri isefa, ariko hari ibindi biri deep bibabaje kandi bituma ibi bihugu n'ubundi bimeze uko mubibona. Ni ibihugu bisa n'ubundi, ni ibihugu nubareba uzabona ko ari abakoroni n'ubundi. Ni abantu bagikora bakorera abakoroni babo. Rero izo ngingo eshanu ni zihe, nizo tugiye kuganiraho muri iyi podcast ntabatindiye. Ingingo ya mbere ni igisirikare. Ni ukuvuga ngo Ubufaransa mbere yo gutanga ubwigenge bwarababwiye buti igisirikari nitwe tuzajya tubamenyera uko bimeze, imbunda muzajya muzigura hano, nitwe tuzajya tubatoza, ni nabo bagenaho iki gisirikare kitagomba kurenga. Ni nayo mpamvu twibazaga impamvu aba Islamiste baza bagatera mu gihe bateraga Mali bashaka gukora iriya azawadi yabo. Mwabonye ko ari ibintu byagiye byihuta cyane, Abafaransa baraza bagerageza gutabara nk'uko babivuga, ariko nibo n'ubundi bari bawucanye. Rero impamvu byihuse nuko kiriya gisirikari cyo muri biriya bihugu byose, wafata Senegal, wafata Cote d'Ivoire, wafata Mali, Niger, ibihugu byose by'Abafaransa nta gisirikare bifite, kuko Abafaransa bagikoze mu nyungu zabo, ku buryo kitazigera kibateza ikibazo na rimwe, ku buryo kitazaba igisirikari gishobora gufata ibyemezo nk'ibyo turi kubona uyu munsi. Ibyo rero byagombaga gutinda bikagera, kuko Ofet Bwanya yaravuze ati yaba imyaka 30 yaba imyaka 50 Afrika izibohora izi ngoyi zose. Turabibona rero. Ingingo ya kabiri ni ururimi. Abafaransa bategetse ibihugu ko ururimi rugomba kuba Igifaransa, buri gihugu kigagira Igifaransa nk'ururimi rw'igihugu.
ururimi langue nationale, ni ukuvuga ngo nka gutya mu Rwanda tuvuga ikinyarwanda, ugasanga muri Kongo ni igifaransa, uzabibona za Senegal, ibihugu byose nubibona bikoresha igifaransa nk'ururimi rw'igihugu, mbivuge gutyo. Iryo rero ni itegeko ry'abafaransa, munabyibuka ko banatugumishije muri iyi ngoyi yabo y'ururimi mu cyo bita francophonie. Nunareba abafaransa buriya bashyira amafaranga menshi cyane mu kintu cyitwa francophonie, ni ikintu bashoramo menshi kuko bashaka ko ururimi rwabo rukomeza kugira influence ku isi. Ibyo ngibyo kugera aho ngaho, wenda ikibabaje cyane ni icyo gisirikare, kubera ko ntago wagira sovereignty udafite igisirikare kizima. Ariko ururimi wenda bari baraturangije n'ubundi, nta kundi ururimi tuzarugumana. Icya gatatu kibabaje cyane ubwo ntangiye kugera ku bibabaje, nubwo n'igisirikare kibabaje, ariko icya gatatu ni ubutunzi kamere, ubutunzi bw'ibi bihugu, ubutunzi buri mu butaka bw'ibi bihugu. Abafaransa bavuze ko batanze itegeko cyangwa se batanze ibwiriza mbere yo gutanga ubwigenge, babwira ibi bihugu ko umutungo wose uri muri ibi bihugu, mbere yo kuba bakumvikana n'andi masoko, mbere yo kuba bakumvikana n'ibindi bihugu, Ubufaransa aribwo priorite number 1, priorite ya mbere, nibwo bwa mbere bugomba kuza bukavugana nabo uburyo bwakoresha ubwo butunzi kamere. Nako mubizi nizo uranium turimo kuvuga zose zicukurwa bijyanye n'amasezerano yo muri 65. Niyo mpamvu mubona abanyaniger n'uyu munsi bagendana amakabutura acitse basa kuriya, ni ukubera ko abafaransa baracyabasakinga, baracyabanyunyuza kugeza kuri uyu munota. Rero ubutunzi abafaransa nibo priorite. Yes, icyo ngicyo turakibonye, ni icya gatatu. Icya kane ni ifaranga. Ifaranga no kuvuga ngo ibi bihugu bigomba kuguma bikoresha isefa, ifaranga ry'abafaransa. Iri faranga ry'abafaransa rero ni abafaransa bari kontrola, ni banki y'abafaransa, abafaransa zikontrola iri faranga. Noneho ibi bihugu bikoresha iri faranga bitegetswe gutanga umusoro wa 15% buri mwaka. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga yose bakorera muri ibi bihugu 15% ajya muri banki z'abafaransa nk'amafaranga y'inyishyu y'umusoro y'uko bakoresha amafaranga y'abafaransa. Muracyumva? 15%, ntabwo ari amafaranga make, ni amafaranga menshi cyane. Noneho ibyo ngibyo bituma nyine nta bwisanzura bino bihugu biba bifite. Ntabwo kubera ko niba umuntu akontorora amafaranga yawe kandi noneho ukaba ugomba kuzatanga 15%, ni ibintu bimeze nyine nko kuba utanga umusoro buri mwaka ku gihugu kigukoroniza. Nta bwigenge uba ufite. Ingingo rero yambabaje yanambujije n'ibitotsi n'aka kanya. Biriya bindi byose birababaje, ariko ntabwo ari ubwa mbere tubona abantu barengana kuri karakagero. Wenda umuntu yavuga ati wenda ibyo ngibyo reka mu byo, ariko ikibabaje cyane cyambujije no gusinzira. Cyambujije gusinzira. Ikintu cyambujije gusinzira ni kivuga ngo inganda cyangwa se umuntu wese witwa ko ari umufaransa uzagira business muri ibi bihugu, ntabwo azajya atanga umusoro muri ibi bihugu, umusoro azajya awutanga mu Bufaransa. Ni ukuvuga ngo business ye iba related n'amakonti yo mu Bufaransa. Bivuga ngo niba ufite uruganda muri Afrika, bivuze yuko umusoro wawe uzawusora mu Bufaransa, ntabwo uzawusora muri Afrika. Murabyumva ko ni ibintu birababaje cyane. Ufata inganda zose ziri muri ibi bihugu by'abafaransa, mvuga ko ubu ngubu bitangiye kubona ubwigenge, ariko ibihugu byahoze ari by'abafaransa. Reba inganda zose ziriyo, izo za Total nizo za mbere zigomba kuhagira kugira ngo zicukure igitoro. Inganda zabo zicukura uranium, inganda zabo zikora ibiki. Izo nganda iyo ziza kuba byibura zinasorera ibi bihugu, ayo rero niyo masezerano ibi bihugu byari bikigenderaho kugeza uyu munsi. Namwe ni mwumve uburyo biteye agahinda, mwumve ngewe icyo kintu cyambabaje cyane kumva ngo niba umufaransa afite business hano mu Rwanda, nta na gato azasorera u Rwanda, nta na gato.
azasorera mu Bufaransa. Muri kubyumva ibyo bintu? Ibyo bintu hano ntibishoboka. Ngero nkaba numva umuntu nka Macron atari umuntu wakagombye kwambara ikoti ngo ashyiremo karuvata nigirize ahagarara imbere y'abantu avuge ari kuvugira hejuru y'aya masezerano. Numva ko bitagakwiye, ni umuntu wakagwiye kujya hariya abantu bose bamwamagana. None ikibabaje uyu munsi abanyamerika baramushyigikiye muri propaganda arimo zo gutegura ibitero kuri Niger. Ni ukuvuga ngo bashyigikiye ko abafaransa bakomeza kunyunyuza Afurika. Ibyo bintu birababaje cyane, ni nabyo Ofet Boigny yavuze. Ofet Boigny yaravuze ati yaba imyaka 40, yaba imyaka 50, igihe kizagera Afurika yigobotora ingoyi zose z'ubukoloni. Ubu ngubu dushobora kuba turi mu myaka hagati ya 40 na 50. Ofet Boigny yavuze ibyo bihugu kuva bihawe icyo bita ngo n'ubwigenge. Ibyo rero ni ibintu byambabaje cyane. Ndavuga ati ndabyuka nza tubiganireho hano kuri wakawaka, mwumva karengane ibi bihugu byagize, mwumva karengane ibihugu birimo kugirirwa. ECOWAS rero ikomeje propaganda zayo. ECOWAS ikomeje propaganda zayo, irimo gushyirwamo n'abafaransa, ariko imbere muri ECOWAS abaturage ba ECOWAS ntibashaka ko abasirikari babo bajya gutera Niger. Ni ukuvuga ngo ibi bihugu bya ECOWAS narabibabwiye ni ibihugu, reba Senegal, ibaze noneho nka Macky Sall kuba abahagaze hejuru y'amasezerano nk'ayo ngayo. Reba Ouattara. Birababaje cyane. Nayo mpamvu barimo kurwanya kudeta yahangaha muri Niger, ariko kudeta yabaye muri Chad ejo bundi. Nta muntu wigeze ayikondana. Uyu mwana wa Idriss Deby wasimbuye se akoze kudeta. Itegeko nshinga rya Chad ryavugaga ko niba perezida avuye ku butegetsi cyangwa akicwa cyangwa akagira ikibazo gituma ava ku butegetsi mu buryo butunguranye, ugomba guhita amusimbura ni perezida wa Sena. Ibyo biratomoye, niko byari byanditse mu itegeko nshinga rya Chad. Ariko icyabaye ni iki? Umuhungu wa Deby yahise aba perezida. Nyuma yo kuba perezida hakurikiyeho iki? Abafaransa baje, perezida Macron yaje ku kibuga cy'indege, yaje muri Chad mu mihango yo kwimika uyu muhungu wa Deby, bitagendeye ku itegeko nshinga. None uyu munsi urashaka ko itegeko nshinga ryubahirizwa muri Niger, kubera ko hari waryishe kugira ngo ayo masezerano yose, ubwo bujura bwawe bwose bukomeze gukavaringwa. Uyu munsi nubwo Chad uyifite, ariko nayo yanze kujya mu bitero byo kujya gutera Niger, kubera ko ibi bihugu ari Nigeria. Wenda Nigeria tuyihoreremo gato, sinzi n'imigambi irimo hano, ariko ibi bihugu Cote d'Ivoire, Senegal n'ahangaha kwa Taro, aba bose nta kindi kintu bafitiye ubwoba, nuko ibi bintu abaturage barabirambiwe. Kandi nibyo biri muri Nigeria, nibyo biri muri Senegal, nibyo biri no muri Gabon. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu biracyahari. Ibihugu byose by'abafaransa ibyo bintu biracyahari. Ni agasuzuguro rero, bigomba guhagarara. Ejo bundi habaye iki? Ejo bundi bahagaritse iyi mari itangaza ko izatabara Niger. Mari ivuga ko izatabara Niger. Abafaransa bahise bidumbukiza. Hari ukuntu baba bazi ngo baracyafite ngo ijambo nk'irya cyagiye. Bahise bidumbukiza baravuga bati duhagaritse ingendo za Air France muri Mali. Bitunguranye bahagarika no gutanga amaviza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Mali ejo yavugaga ati ibyo ngibyo mwagombaga kubikora mwabanjije kuvugisha abambasaderi, mwamaje kuvugisha Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Mali nk'ubwubahane buba hagati y'ibihugu. Rero bari bafunze icyumweru kimwe kirashira bazi ko Air France iri bwongera ikagaruka muri activite zayo ahangaha. Barabwira ati none natwe twababaningiye kugira ngo mugaruke gukorera hano, nuko muzagaruka nk'izindi company mwishyura n'imisoro. Ni naho ibyo bintu byose byaturutse byo kumenya ayo mabanga yose.
barabwira ati niba Air France ishaka kugaruka hano muri Niger nigaruke ariko izajya itanga umusoro nk'izindi kampani zose. Ibyo ngibyo ukaba wanategura ko ari byo bigiye gukurikiraho muri ibi bihugu byose Abafaransa bamaze kwirukanwamo, nibyo bigiye kubaho muri za Burkina Faso. Aya masezerano yose bagiye kuyashyira hasi. Umufaransa niba ashaka kuza muri ibi bihugu aze ariko mu bwubahane, aze mu bwubahane, aze badiringe deal 50-50 urunguka iki nunguka iki ngiki. Aba basirikare bo muri Niger bakomeje kuba abantu bafite discipline kuko ibintu uburyo bari kubikoramo urabona ko ku munsi w'ejo abayobozi ba ECOWAS bagiye muri Niger babashije kubonana nawe igihe gitoya, banabonana n'uyu musirikari uhagarariye abasirikare bakoze kudeta muri Niger. Ababwira ko ikintu bagiye gukora ubu ngubu bagiye gushyiraho inzibacyuho y'igihe kitarenze imyaka 3 muri Niger. Rero Abafaransa bari gukora amatekinike yabo, numvishe bari gukoresha ngo ambasaderi, ngo wahoze ari ambasaderi wa Niger hariya muri Bufaransa uko bamubwiye ngo atahakanga, warimo kuvuga ngo aracyari ambasaderi wa Niger. Urumva ayo namakata Abafaransa bakomeje gukina, bakomeje gukora kugira ngo barebe ko habaho intambara kuri Niger. Ariko intambara kuri Niger ntishoboka, ngenda bibabwiye ahangaha. Niba inashoboka Umufaransa afite kuzaza akayirwanira, kubera ko Makisari namanura abasirikari be. Uyu nguyu ni nde nguyu wa hano muri Cote d'Ivoire, Watara nawe akazamura abasirikari be. Aba ba president bombi ni bakora ibi bintu kubera ko nabo ntago bishimiwe n'abaturage, birahita bibabastingana, so nabo bafite ubwoba bwo kuba babyinjiramo aka kanya. Ni ikibazo rero gikomeye, Vladimir Putin yahamagariye ibihugu byose bishaka gutera Niger ko byashyira hasi yo gahunda, ahubwo bikinjira mu nzira y'ibiganiro bakarangiza ibi bibazo mu nzira y'amahoro. Ni nayo position ya Chad Abafaransa bashaka kongera muri ibihugu bya ECOWAS bishaka gutera muri Niger. Rero ukaba wakwibaza ngo ECOWAS ubu ntiri gusenyuka. ECOWAS ubu ngubu amabanga yose yarishingiyeho ko ari kujya hanze izo za francophonie, ubu bazongera guteranya ngo amanama ya za francophonie. Ni ibintu tutari tuzi. Ikintu cya mbere twamenye kidutunguye no kumenya ko iyi Niger ifite ubutunzi bungana kuriya. Ukaba wakwibaza uti se ni gute umuntu ashobora kuba umukene kandi ari umukire? Ntabwo twari tuzi ko Burkina Faso, ntabwo twari tuzi ko Mali bafite zahabu, nabo bafite uranium. Ukibaza n'ukubera iki umuntu abumukene kandi ari umukire? Ni ikibazo gikomeje gucanga isi yose, ni n'ikibazo Abanyafrika bose bakomeje kubaza Abafaransa. Bari kubabaza bati ni gute ibi bihugu bikennye kandi ari ibikire, kandi igihe cyose mwarabaye nk'abantu bahora basigasira ngo leta za demokrasi. Mbona ko rero igihe kirageze Abanyamerika batangiye kugenda gake, kuko babonye ko bishobora kuzavamo ko birukanwa nabo muri Niger na base yabo ya drone kavanwa muri iki gihugu. Bo batangiye kugabanya iki? Batangiye kugabanya umurego. Ubu Abafaransa bameze nkaho basigaye kuri spotlight bonyine. Ubu bari imbere, ubu nibo bari muri propaganda zose nibo bazirimo. Ubu noneho aha biravugwa ko Abanyaniger batangiye gufata ibyemezo byo kugabanya uranium. Bahaga Abafaransa bagiye kugabanyaho 50% niba ari n'ibiki. Ariko ibyo byose Abafaransa baravuga bati twebwe turareba amasezerano twagiranye ngo na leta ziri legitime. Bameze nka cya kirondwe kiguma ku nka kandi inka yarapfuye kera. Rero nugukomeza tukabireba, ukaba wakwibaza uti ECOWAS amaherezo yayo nayahe, francophonie amaherezo yayo nayahe, aba Bafaransa bagiye gukemura ibibazo gute? Turakomeza tubirebere hamwe. Iyi ni Wakawaka Podcast. Mukomeze mugire ibihe byiza.
Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. Чувакаваки проводят РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более... Yes, amahoro kuri mwese. Iyi ni Waka Podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Zelensky yicaye muri F16 ahangaha ni muri Denmark, ari kumwe na ministre wa Denmark, ari kumuha ari kumubwira ati ngwino wicaremo wumva ukuntu bimeze. Muramubona Zelensky yicaye muri F16, wazayiguha ukayigurutsa ku rugamba, pana ibyo kwifotoza. Ibyo ngibyo ni filime, ntago tukiri muri filime petit, ntago tukiri muri filime. Ibintu byabaye nyabyo. Rero uyu Zelensky nkuko mubibona yishimye nk'akana gato nyuma yo kwicara muri F16. Reka tubiganireho n'ibindi biri kuba muri iyi ntambara, tubiganireho hano muri podcast. Yes, rero nkuko mubizi F16 zabaye indirimbo yagiye izana amakuru atandukanye. Umunsi akavugwa ibi, ejo akavugwa ibi. Ukraine yemerewe F16 kera, ariko ntihigeze yashyirwaho amatariki izazihabwaho. Ibyo rero bikaba byarakomeje gutuma abanya-Ukraine bapfira ku rugamba, kubera bari gukora urugamba rwo ku butaka gusa, nta ntwaro zo mu kirere bafite. Rero Zelensky we yizeye ko nibabona F16 ibintu bizahinduka, nkuko mubona ari guseka aho ngaho. Ariko ibi byose birimo amacenga y'abanyaburayi ateye ubwoba. Reka tuyaganireho hano. Icenga rya mbere murabizi, Ukraine yemerewe F16 42. Oya 61. Poland ikaba yaremeye gutanga 42. Denmark yemera gutanga 12. Izi ndege zose ziziye rimwe zikagera muri Ukraine, nanjye ndumva hari akantu zakora akantu ka meme. Ariko se zizazira rimwe? Ko ari cyo kintu kijya kinsetsa n'uyu Zelensky. Nareba ukuntu arimo kwisetsa nkagira ngo nta detail nitwe tuba tuzizi turi hano, wowe ntazuzi. Reka mbabwire ukuntu izi F16 zizagera muri Ukraine. Nanjye nkibibona nkabona 61 totali, indege 61 nabonaga ari nyinshi kuko zihagurukiye rimwe zikagira gute zishobora gukora akazi kabisa. Zakora akazi. Ziramutse zisanze abanya-Ukraine bagifite udufaru, bagifite akabaraga ko kwikusanya ku butaka, zakora akazi. Ariko ntabwo zizazira rimwe. Aba banyaburayi narababwiye ntago bashaka intsinzi ya Ukraine ku Burusiya. Nta gihugu cya nucleaire kijya gitsindwa intambara. Izi ndege ntago zizazira rimwe. Nabyo nabibonye nyuma, ariko nabonye Zelensky yakomeje guserebra, yishimira ko yayicayemo, yishimira ko anfe noneho amatariki zizagera muri Ukraine bayamubwiye. Ariko none naje gukurikirana avuga se 61 zose zizagera muri Ukraine icyarimwe, kuko nandi kwibaza nizihagera zizaparika hehe. Murabizi nkunda kubibabaza hano muri podcast. Ukuntu rero izi ndege zizaza, namwe mumbwire ubugambanyi bw'abanyaburayi ku banya-Ukraine. Mu kwa mbere hazaza 6. Indege 6 zizakora iki? Kwiza abarusiya zigihari zose. Izi ndege kandi mugomba kumenya ko ntizemerewe kurenga umupaka w'Uburusiya, ni ukurwanira muri Ukraine indani. Na amategeko Ukraine ifite itagomba kurengaho. None babahaye 6 zizaza mu kwa mbere. Wenda muri ibyo 2023 hazaza izindi ndege 8 zisanga za zindi 12. By'amahirwe wenda zishobora kuzaza ziriya 6 zabanze zitarasengwa, kandi murabizi ntibizashoboka. Nuvuga ngo izo 8 zizaza zire 6 zaragabanutse muri 2023. Ubwo 6 ni mu kwa mbere, 8 nta kwezi bashyizeho, bavuze ko ari muri 2023. Nuvuga ngo ni muri uyu mwaka. Yego, ni muri uyu mwaka wana. Nuvuga ngo 8 ni muri uyu mwaka. Noneho mu kwa mbere hakazaza 6 nibyo.
ibintu birasekeje njyewe biri no kunshanga kubibona kubera ko nta naho bitandukaniye daye urumva 8 ziraza muri uyu mwaka ubwo ni mu mpera z'uyu mwaka kuko abapilote ntibaratangira kwiga ibyo byo bishobora no kudashoboka ni nayo mpamvu nandi kumva muri uyu mwaka bidashoboka noneho hakabaho 6 zizaza mu kwa mbere k'umwaka utaha muri uwo mwaka utaha hazaza izindi 5 muri 2004 hazaza izindi 5 izindi zizaza 2025 ni ikintu kibabaje cyane ariko nanone kikagusetsa urebye ukuntu uyu Zelensky arimo gucelebratinga ko yazihawe we n'umuntu wikinira filime tu yabona ikintu avuga F16 nazibonye zingahe se sha zingahe 6 se 8 zirakora iki niyo bakwereza izingizi zizaza kugeza muri 2024 zire 6 kongeraho 8 ni 14 kongeraho 5 ni 19 indege 19 na gatonyanga mu nyanja imbere y'umurusiya urumva izo nizo ziteganyijwe kugera na 2024 yose nuvuga ngo izindi zizaza 2025 ikindi kandi kigoye muri ibi bintu nuko izi ndege ntago zigenda zonyine izi ndege zijyana n'ibintu byinshi cyane bijyanye n'ikoranabuhanga ryazo harimo aho bazisanira niba nabyita amagaraje amapièces de rechange ibintu byinshi kuko nabonaga abagenerali ngewe nsigaye mbona nta n'ubumenyi bafite wagira ngo ntabwo bizi by'igisirikari barimo kubivuga nukuvuga ngo ni ibintu bizagorana cyane kugira ngo bagere kuri uriya mubare wa F16 61 neto yabemereye ntibishoboka nka Swede yamaze kubakurizaho ko itazabahereza indege zayo ko indege zayo ziri mu kazi ntabwo izaziba icyo nacyo ni ikindi kibazo cyiyongeraho ibi rero tuzakomeza tubirebere hamwe kuko ubundi se zizaza intambara igeze ejo bundi twavugaga intambara ikomeye cyane iri kubera muri Kupiansk ubu ngubu ingabo z'abarusiya zigeze aho bita Sinkovka niba ushobora kubireba no ku ikarita Sinkovka ushobora kuyibona ahangaha niho ingabo z'abarusiya zigeze bivuze ngo Kharkiv very soon irafatwa noneho abarusiya bakomeze ku expandinga no mu bindi bice kuko no muri izo line zo hepfo nko twabiboneye hamwe ejo zimaze gucika intege rero izi ndege niba zizaza urugamba rugeze he niba zizaza zirwana intambara ituruka ku mupaka wa Polonye kuko ndakeka ariho Ukraine izabigeze n'ingabo zayo ubwo nuko uzatangira contre-offensive ihereye ku mupaka wa Polonye yinjira muri Ukraine itangira intambara bushyashya nge niko mbyumva neza ibintu bizaza mu mwaka utaha aya mezi asigaye tugiye kujya mu bukonje bigiye kugendera gute abanya-Ukraine hagati aho niko twabonye ejo bundi mu minsi birishize Vladimir Putin yasuye headquarter y'ingabo ze aho yakiriwe na Gerasimov ahangaha ni hafi y'umupaka wa Ukraine baganira ku bintu byose by'urugamba baganira ku bisabwa ku rugamba atanga amabwiriza ye kuri ba commanders be aha Rostov murabyibuka niho hahandi Prigozhin yigaragambirizaga niho ibiro bya Gerasimov biri niho headquarters z'ingabo z'igisirikare z'abarusiya iba ahangaha rero Vladimir Putin akaba yarabonanye na commanders b'ingabo ze akabaha amabwiriza akababwira ibyo uburusiya bushyize imbere kuri iyi nshuro kuko bakomeje kumererwa nabi n'utu drone tw'abanya-Ukraine tukomeje kubuza abarusiya gusinzira muri Moscow tuza tumeze nka wa mubu urabona iyo umenyereye gushyiraho wa muti w'imibu cyangwa umenyereye kuryama mu nzitiramibu ijoro rya mbere uryama utayirimo ujya wumva imibu ukuntu ideranja ni gutyo bimeze ku munsi w'ejo bahanuye utundi tudrone tubiri twari twageze mu nkengero za Moscow gusa ibingibi nkaba numva ko Putin agomba kubifatira icyemezo ni nacyo n'abarusiya benshi batangiye gusaba Vladimir Putin baramusaba ko ibi bintu yabifatira icyemezo ibi bintu byo kuvuga ngo utu tudrone abanya-Ukraine bagomba guhabwa gasopo ku buryo
mbere yo guhagurutsa utu drone bazajya batekereza kabiri cyangwa gatatu. Ibisingi bivuze ni ibinyamakuru n'amatelegrame y'abarusiya bakurikirana intambara. Nicyo kintu kuri uyu munsi bari gusaba umugaba mukuru w'ingabo z'abarusiya cyangwa se perezida wabo Vladimir Putin. Rero muri iyo nama yabereye muri Rostov tuzareba icyavuyemo dukurikije iko bigiye kugenda ku mirongo y'urugamba. Ikindi kandi ku munsi w'ejo niba atari ejo bundi nababajije nti Prigozhin arihe? Prigozhin arihe? Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. Чуваковаки проводят РПД. Mwagiye munsubiza bamwe mukambwira muti aracyari muri gahunda zifitiye Uburusiya inyungu, abandi bakambwira ibintu bitandukanye, bati ntago ashobora gushwana na Putin, na gakino bari barimo. Ngewe nibazaga ko gakino naka, namwe nkababaza ngo munsobanurire. Gusa Prigozhin yaje muri Afrika nkuko mwabivuze, ntago mwabeshye, ari mu nyungu z'Abarusiya. Hano baravuga ngo the first video with Yevgeny Prigozhin appeared. Yagaragaye nyuma yo kudafata video. Slay soldier, slay boss. Wingu yakunda video, akunda ifoto nk'ama slay. Yagarutse rero, Yevgeny Prigozhin yavuze ati we are walking temperature 50 degrees, everything we love. The Wagner Group conduct reconnaissance and such activities make Russia even greater on all continents and Africa even more free. Justice and happiness for the African people. Nightmare for ISIS. Al-Qaeda murapfuye naje muri Afrika. And other terrorists. Avuze ati iyo mitwe yose y'abaislamiste y'abaterabwoba mufite ibibazo bikomeye kuko ndimanukiye. We hire real heroes and continue to fulfill the tasks that were set and to which we made a promise that we could handle it, Prigozhin said in a video. Yevgeny Prigozhin rero nari nababajije ngo arihe ko amaze igihe nta video, amaze igihe nta audio. Nanjye naribazaga se slay boss cyangwa se slay soldier yagiye hehe ko nta gafoto, ko nta ka video, ko adaheruka gutwika. Yatwitse rero ku munsi w'ejo, yasohoye video avuga ati Afrika ndaje, IS mufite ibibazo, Al-Qaeda mufite ibibazo, Boko Haram mufite ibibazo, ndiyiziye. Nkuko nabibabwiye rero, iyi Wagner Group ikomeje gufasha ibi bihugu byo muri Afrika birimo kurwana no kwibohora ingoyi y'abakoloni, birimo kurwana no kwigenga ku bukungu bwabyo. Ibyo rero bikaba ari intambara itoroshye kubera ko irimo Ubufaransa bw'ubujura, ikiganiro twakoze kuri ikiganiro cyanditseho ngo amabanga yose hanze, ibintu birimo byambabaje, amabanga ari hagati y'Abafaransa n'ibi bihugu byambabaje, ari nk'abandi no gusenga ngo ibi byose birangire, Afrika yigenge. Rero Prigozhin muri Afrika akaba yahageze. Tuzakomeza turebere hamwe. Nari mbabwiye kuri Kupianski, ingabo z'Uburusiya zigeze Sinkovka. Ikindi kandi wamenya nuko mu nyanja y'umukara abanya-Ukraine bakomeje gukoresha ututwato twabo twa reconnaissance. Ministeri ingabo z'Uburusiya iratangaza ko ku munsi w'ejo yasenyemo tubiri. Ikindi kandi nuko amabombe ntabwo ahagarara muri Odessa n'inkengero zayo. Aho ngaho hose Umurusiya aracyarimo gukrininga mbere yuko batangira urugendo ruganayo. Narabibabwiye yuko ibitero bigana muri Odessa bigomba gutangizwa vuba cyane. Ikindi kandi wamenya nuko iyi Ukraine nyuma yuko Abarusiya bavuye muri diru y'ibinyampeke, Zelensky akomeje gusabiriza cyangwa se kwinginga amahanga ngo bamufashe gukora koridoro yo kurinda ibi binyampeke biva muri Ukraine. Ibi rero Zelensky narabibabwiye ko Zelensky igihe cyose ni umuntu ushaka gupushinga NATO mu bibazo n'Uburusiya direct, ariko nabo barabizi aho ibyo bibazo bishobora guturuka. Ibyo bintu ntibashobora kubimwemera kubera ko
koridoro yose bakorera amato ava muri Odessa atwaye ibinyampeke, ni ukuvuga ngo abazakora iyo koridoro bazaba biteguye guhangana n'Umurusiya igihe cyose yagaba ibitero kuri ayo mato. Byaba bivuga iki? Uwo muntu yaba agiye mu ntambara iri direct n'Abarusiya. Ibyo birashoboka, nuko uzabireba. Gusa bose bari kumutera utwatsi. Nta muntu uri tayari kuba yakwishyira mu bibazo n'Abarusiya uyu munsi. Rero Putin akomeza atsinda igitutu tumaze iminsi tuganiraho ku banya-Ukraine cyo kujya mu mishyikirano kirakomeje. Iyi ntambara yaranze, target yari kunyura muri Melitopol nk'uko twabibonye mu kiganiro cyashize byaranze. Ubu ngubu F-16 twari turi kuvuga ngo zahindura akantu uko tubibonye n'uburyo zizazamo. Namwe murabibona ko ntacyo zije guhindura, nta kintu zishobora guhindura. Nabonye Abafaransa ba propagandiste bavuga ngo Ukraine ngo bientôt la reine du ciel. Ukraine bientôt la reine du ciel, nko kuvuga ngo Ukraine vuba irabibahaye umwami w'ikirere gutesesha. F-16 umunani zizaza uyu mwaka, 6 z'umwaka utaha. Wongereho na ziriya zindi 5, ubwo ni 11. Ukraine uracyakubitwa igihe cyose. Kuleba, Zelensky, Zaluzhny mudashyize baro hasi ngo murebe ni gute mwatabara igisigaye cya Ukraine. Igisigaye cya Ukraine. Ngiye nababwiye vuba izo ndege zizaza zibasanga ku mupaka wa Polonye. Nimutinda kujya mu biganiro, izo ndege zizaza zibasanga ku mupaka wa Polonye. Turebe noneho ko muzajya muzihagurutsa muvuye muri Polonye. Bizaba bitagishobotse, Uburusiya buzashyiraho leta yabwo aho ngaho muri Ukraine. Nuvuga ngo Abanyamerika bashaka intsinzi ya Ukraine n'Abanyaburayi, izi ndege 61 nubwo atari izo waha umuntu wifuriza gutsinda Umurusiya, wagombye kuba uhagurutsa byibura muri za magana. Izi ndege nubwo zitazazira rimwe, niyo wazoherereza rimwe nta kintu zazamara. Noneho n'igihe kirimo hagati y'igihe zizaza intambara igeze hehe. Mumbwire namwe muri komenti niba muri kubona hari icyo zizahindura, niba muri kubona hari icyo izi ndege zahindura. Ngewe ku ruhande rwanjye ndabona nta kintu izi ndege zishobora guhindura ku rugamba. Ibintu birakomeza uko bimeze. Amahoro kuri mwese rero, iyi ni Waka Podcast. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. Чуваки проводят РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку